uravuga iki ku birebana n'amaturo n'ibya cumi biri muri aya madini? Ni ngombwa kubitanga? Ese abakristo babyihorere kuko tubonye ko n'ubundi dini hari n'ikibazo gikomeye? Bimeze biti? Reka jewe nanjye nigeze byambayeho, najyaga ngira iwanjye ibyibo bitondekanye bigera kuri 4 by'amafaranga, ariko ko nasaze babikora mu itorero nk'isiragira ikibo cyo kukinyubako, ikibo cyo gufasha iby'icyacumi. Buke ndabwira ko ibi byibo nimbwira umuntu atanga icyacumi ubu utagitazuragibwaho na wa muvumo wa wundi uvuga muri Maraki. None se nawe ubyigishije urabyigisha nkandi? Urigisha se Abayuda? Uri mu isezerano rya kera se? Ese ubyigisha uri umulewi uri iki? Ni ukuvuga ngo ku birebana n'amaturo n'ibyacumi byose bikoreshwa mu madini, uyu ni umwuka wa Satani. Ibyo ni umwuka wa Antikristo. Urabona iki kintu uvuze kizaba mu madini ukurikije isoko y'amadini wagiye utubwira? Icyo kintu kirashoboka ko kizabaho, abayobozi b'amadini bashobora kongera gusubira ku rufatiro. Protestant bukomeje kugira imbaraga, noneho higa umushinga wo kuzana ubuyobe butatu. Ubuyobe butatu n'abamorimori, abayehova n'abadventiste, uko baje bafite amayerekwa n'indi myigishirize iri fane ashingiye ku byanditswe. Ubwo ko ari kugira ngo undaranditse ngo turashaka zatubwire ku buhanuzi bwa Madamu Ellen White, atubwire niba yaratumwe na Satani guhanura iby'icyumweru. Yatumwe na Satani guhanura iby'icyumweru, ntabwo yatumwe n'Imana, kuko ntabwo Imana ari abahamya Yehova bahamya Imana itari y'ukuri. Kuko isezerano rishya twahawe ko Paulo yatubwiye ko turi ababwiriza b'ubutumwa bwiza bw'isezerano rishya, bitubwira guhamya Yesu Kristo, ntabwo ari uguhamya Yehova. Iyo tuvuze Gatolika tuba tuvuga universe, ikintu cya hose kandi kigomba gukurikirwa na bose. Yaje kuba igishushanyo gisengwa cy'inyamaswa ya mbere yakomotse mu nyanja. Icyo gishushanyo rero nicyo cyicishije benshi muri icyo gihe, kandi kizakomeza kwicana na benshi mu gihe kiri imbere. Mu kinyejana cya 20 uwo dufite n'uwitwaga Martin Luther King, yari impirimbanyi ya politiki, n'ubwo yari mu Methodiste kandi akaba yari pastor. Yagiye kurwanya intambara zitaramureba, yagomba kuvuga ubutumwa bwiza. Hari ibintu bibiri byabaye muri Kiliziya Gatolika kugira ngo bikomeze abantu barimo bayihungamo bajya mu Aporoso. Mu mwaka wa 500 ngera mu 44 haje ikindi kintu gikomeye, uwitwa Ignatius Loyola, aho ari umusirikare, yatangije umutwe w'ingabo z'abajesuiti zo kurwanira ubupapa. Noneho mugaragara nk'ababatista bagaragaje ikintu cyari ingenzi. Uwitwa John Ryange ejo bundi yari hanukira, aravuga Imana yamubwiye ngo ubuyobozi buriho muri ADP bugomba kuva. Aravuga ngo hari utwa n'abari bugingo n'abari Kamanzi ngo tuye Kabuga, ngo ni Imana yavuze gushyiraho. Ko mutweretse amadini n'ubwo amwe tutayakozeho, hari nako waruvuze kuri John Ryange, Pastor Kamanzi nkubaze kuri John Ryange, ese biriya yahanuye ntabwo byemera? Biriya yahanuye ntabwo byemera, byaba bitaba ntabwo byemera, kandi ifite impamvu zanjye zigaragara. Ntabwo itorero, none ko uvuga ko umwuka wera ahari hanyuma ukemeza yuko abapantekote bakora ubukonikoni atari umwuka wera ubakoresha, none umwuka uvuga ugukoresha utandukanye te n'uwa pantekote? Umwuka wa Kristo kuno yanditse ni cyifuza asa nk'ugize ariko naguhinyura, avuze ngo uyu mupasitoro ni umunyabwenge cyane, arazi gusesengura cyane, ariko ingorane afise nuko yibwira yuko kuri ari we ugufise gusa. Nahamagare abandi banyamadini nkawe bagire debate. Paze uri umunyedini ariko bari kiri kisaje, abantu bacu bafite ibibazo, ariko je se barenga ibanda bakunda. Ahandi ho ubushakashatsi bwiwe bushobora kuzimiza benshi. Jewe nta dini ngira, babyumveho babyumvikane, kuko ngiye mu idini nabimbata, ntabwo navuga ibi kuko idini ryanca. Idini ntabwo rishaka yuko uvuga ibintu bisenya idini rigenzi ryaryo, kubera imyumvikanire bamaze kugeraho. Kunzi ko abahanura kandi badatwikiriye umutwe, ariko twumva byo abantu bavuga cyatore cyo Bibiliya ivuga. Nabo ugiye guhanura umugore ugomba guhanura uko cyo Bibiliya ivuga. Tuzemere ko umwuka uvugisha atari uw'Imana. Ntabwo aya mazu ashya, amazu arangira, amazu atenguka, amazu basenya ariyo tuzajyaho, ariko bo bazayabamo kuko nabisi abayehova bo nabisi rwimbi. Ni ukuvuga rero abo bantu bagushije ishyano. Azatujyana muri amazu meza yaduteguriye, nitugerayo tuzahora turiri, zaba kumwe na Eliya, zaba kumwe na Abrahamu, tuzahora turirimba ushimwe.
ya reka twongere tubasuhuze inshuti zacu, abavandimwe, abakunzi ba Iron TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza bwami bw'Imana, aho muri hose mu bihugu bitandukanye, haba hano mu mugabane wacu wa Afurika, ariko niza no muri East Africa, ibihugu bidukikije mwese muzi ururimi rw'ikinyarwanda, amahoro Imana bane namwe. Abarundi mugira amahoro, hari abatwandikiye ngo ntabwo tujye tubasuhuza, turabasaba kugira ngo mukomeze mugubwe neza kandi mu ijambo ry'Imana. Turasuhuza n'abandi mwese rero muri mu bihugu bitandukanye bya Afurika, n'abari ku mugabane w'Uburayi, Aziya, Amerika ndetse no muri Australia. Imana ikomeze kubitaho cyane kandi ikomeze kubahishurira ubwiru bwayo kugira ngo turusheho kumenya uko twitwara muri iyi si. Uyu munsi rero turagarutse uko bisanzwe mu kiganiro cyacu ubusesenguzi muri Bibiliya, aho twiga tukareba tugafata ibintu biri hano mu isi tukabihuza n'ikijambo ry'Imana rivuga. Ese Bibiliya ibi bintu turimo yaba yarabihanuye? Niyo strategy Satani ari gukoresha mu isi kugira ngo ajijishe abantu hanyuma bakomeze kwiyanduza kugeza ubwo babuze ubugingo. Niyo mpamvu rero dusoma ibyanditswe byera tukabihuza n'ubuzima duhagazemo, tukareba tugasanga bamwe twaratanye. Hari naho twinjira mu madini tukabona ko amadini yamaze kuyobya benshi, kandi abantu benshi bakaba bazi ngo bari mu murongo, kuko nyine umwana yavutse ibyo bamugaburiye n'ibyo akuriramo. Niyo mpamvu kugira ngo uzamuhe ibindi bishya biramugora, kuko nibyo yamenyereye. Niyo mpamvu rero abantu benshi mu madini usanga batumva ukuri kw'ijambo ry'Imana, kuko ntibigeze baguhabwa kuva bakivuka, bakibyarwa n'ayo madini. Ariko turabasaba ngo nimutege amatwi mwumve imiburo y'Uwiteka. Uyu munsi rero turakomeje ikiganiro cyacu na Pastor Musisi. Reka banze adusuhuze, hanyuma yibwira abashyashya bakurikiye, iyo tugaruke ku bibazo bamubajije mu kiganiro kibanziriza icyo duherutse gushyiraho. Pastor, turabasuhuje rero, mumeze mute? Murakomeye? Ya, ndabasuhuje, turi amahoro. Ndabasuhuje mu rwego rwa Iron TV yari mpereyeho. Ndishimira buri mukora nkuko tujya tubivuga, umurimo mwiza wo kugira ngo ukuri kumenyekane, uruhare rukomeye umuntu aba arimo, kandi rufite agaciro gakomeye cyane kuruta kuyobora idini imyaka 1000 kandi rigana mu kurimbuka. Hanyuma rero nsohoze n'abadukurikira, bumva ururimi rw'ikinyarwanda n'abavuga indimi zirushamikiyeho, nk'abanyarwanda batuye mu Rwanda, mu karere k'ibiyaga bigari, ku mugabane wa Afurika ndetse no ku migabane yo hakurya y'amazi magari. Nabo turabashuhuje, abari kuri iyo migabane n'abari mu birwa bya kure, hamwe n'abavuga indimi zishamikiye ku Kinyarwanda nk'Abarundi, Abanyamurenge, Abanyabwisha, Abagogwe, Abafumbira, iyo manutse rero ukareba n'Abahororo, n'Abahangaza n'abandi bose bumva Ikinyarwanda kuko bakize cyangwa bashakanye nabo batuye mu Rwanda no hanze yarwo. Imana yo mu ijuru bamugisha. Murakoze. Mushobora kudusengera hanyuma tukinjira mu kiganiro cyacu. Mana, turagushimye Mana yacu ikomeye kandi ikwiriye icyubahiro. Tuhimbaje izina ryawe rikomeye, ubuntu n'amahoro Mwami wanjye watugeneye mu mitima yacu. Dusabiye abadukurikira nabo ube mu mitima yabo, bagirire neza, bakomereze mu buntu bwawe, baye gutsinda icyago, baye gutsinda ishyano Mwami wanjye, ari ryo bujiji, ari bwo buyobi, kuko uzayobora umuntu ukamukura mu nzira yayobeyemo, Bibiliya iravuga ngo azaba akijije ubugingo urupfu. Natwe rero mu gihe dukora uyu murimo twe gukora ku bwacu, tuwukore ku bwawe, kuko turi abagaragu b'abantu ku bwawe Mwami. Nuko rero tugiriye neza kuko imbabazi zawe ziri. Tubyambarije mu izina rya Yesu Kristo Mwami wacu, amen. Ya, murakoze cyane Pastor kudusengera. Reka tubwire abadukurikiye kumva ikiganiro cyose mukakirangiza, kuko nibyo byiza mukamenya ukuri. Hanyuma Pastor, muri iyi minsi twanze kugira ibindi biganiro dukora, turavuga ngo reka tubanze dusubize bimwe mu bibazo abantu bagiye babaza, ndetse n'abandi wumva bagiye bavuga amagambo akomeza nk'aho ari wenda nko gusebanya. Niyo mpamvu twavuze ngo reka aribyo duheraho. Ushize rero twakoze ikiganiro, uyu munsi turagarutse nanone kugira ngo wongere usubize bimwe mu bindi bibazo bagenzi bacu babajije. Hari ibintu nifuza ko uyu munsi mudufasha gusobanura. Icyambere, nibuza reka tuvuge nka bitatu. Icyambere, abantu barabaza ngo ese
ko mutwigisha ubuyobe bw'amadini, mukatwereka ko bayobya abantu. None dusohoke mu madini, nituyasohokamo turajya hehe? Urumva ubwo bafite ikibazo, hari wenda bazi ko wenda agakiza nyine ari mu madini ariho bagomba kubonera agakiza. Ubwo murakidusobanurira icyo. Icya kabiri bakavuga ngo none se wowe Pastor Musisi usengera muri hedini? Sinzi niba wenda bashaka kugusanga usengera, wenda barafashijwe n'ibyo wigisha. Ubwo nacyo yasobanura idini usengeramo. Ikindi turi bivugaho ni ku bantu bitwa ababuranamu. Ababuranamu bo baravuga ko Buranamu ari we muntu w'intumwa yasigaye. Ubushize mwadusobanuriye ku Badivantiste, tuvuga no kuri Isilamu ho gatoya, aho Ellen White yavuze ko ari we muhanuzi wa nyuma. Ariko na Buranamu nawe yavuze ko ari we muhanuzi wa nyuma, kandi ngo waje ahanura bikomeye cyane, nge Imana yaramukoresheje. Rero wazi ko ari we muntu wa nyuma, mbega niwe akakiza kubakiyeho. Ubwo mwadusobanura kuri Buranamu no mu buryo bwimbitse abantu babyumve neza. Ndetse no kuba Yehova ku birebana n'iriya si nshya bahora bavuga, kuko bo bagaragaza imirongo n'ibiri y'uburyo rwose tuzaba mu isi nshya, nta bindi ngo 144 aribyo byatoranijwe bizajya mu ijuru, abandi twese turi hano mu isi. Yesu azagarukana 144 ngo aje kwima ingoma ari kumwe n'ababana 144 ibihumbi. Ariko mbere y'uko mudusubiza, reka wenda ngire n'ikibazo nsoma hano umuntu yanditse ni kirekire nacyo. Ibyo byo wabyumvise ibyo uri butubwire. Yaravuze ngo Paseri yavuze ku bagorozi cyangwa se ku bugorozi bwatangiye mu kinyejana cya 16. Mu kinyejana cya 20 hakaza Luteri. Luteri Martin Luteri, nyine Martin Luteri. Niko yavuze ngo mu kinyejana cya 20 avuga ko haje Martin Luteri ahakanya ibya Katolike. Tena avuga imyuka itatu ariyo Morimori, Adventist na Burahamiste, Ababuranamu. Asobanuye ko amatsinda abiri yarwanyaga Abaporoso, naho Ababuranamisiti barwanya Pentecost. So asobanurire itandukaniro ry'Abaporoso n'Abapentekoti. Ikibazo cya kabiri yavuze umubatizo. Ese abona ko nta gaciro ufite k'ingenzi? Ikibazo cya gatatu azadusobanurire itsinda ryasigaye rikomoka kuri Martin Luther King, ngo uko babyita. Ikibazo cya kane, ese ko ayo matsinda yarashingiye mu mayerekwa cyangwa mu guhishurirwa ukuri kwa Bibiliya, ese kwerekwa si imwe mu mana 9? Ikindi nakongeraho ku Baburanamu, ntabwo turi done, kuko niyo mpamvu tubarwanya. Niyo ngari duni yanditse ngo ntabwo turi duni, ntabwo turi duni. Ntabwo turi duni, niyo mpamvu tubarwanya, kuko tudahuje, turi itorero rya Kristo. Tena ayo matsinda abiri asigaye nta naho duhuriye nabo. Ikibazo cya gatanu, ese we abarizwa muri he tsinda? Turimenye naho ryakomotse. Murakoze, nimuzansubiza murikira ibiganiro byanyu nkavanamo iby'ingenzi by'ukuri bishobora kunyubaka. Imana idufashe, iduhe guhishurirwa kurushaho. Uzatubarize ahasengera n'itorero ateraniramo. Arakoze umuvandimwe, arakoze. Ariko hari ibyo tumvise neza, kandi burya niyo mpamvu ibintu bisubirwamo kugira ngo aharaho niba umuntu yarumviranye noneho ashobore kumva. Ariko sinzi impamvu badasubira mu kiganiro, kuko umuntu ashobora kugisubizaho akongera akacyumva neza. Rero njyewe ndashaka kwerekana uburyo Satani, ahubwo mu ncamake uburyo uko yatangiye. Satani yatangiye arwanya ubukristo. Bibiri twereka yuko ikiyoka cyahagurukiye kurwanya umugore waramukwaga. Ibyo bivuze urugamba rwatangiye. Noneho Bibiri gakomeza none yerekana yuko Satani noneho yashyizeho ubutware. Ubwo butware ariyo nyamaswa ya kane buhabwa ubushobozi. Ufata intebe ya Satani wishyira hariya wiyicaraho, buhabwa ubwami bwe.
urangije guhabwa n'ubutware bwa satani. Ubwo nibwo butware bwa Roma. Ni nabwo butware bwa Roma twavuze yuko mu kinyejana cya 4 bwigaruriye itorero, noneho butangira kuba aribwo buriyobora, burivangamo n'imihango ariyo yaje kwitwa Kiliziya Gatolika. Iyo tuvuze Gatolika tuba tuvuga universal, ikintu cya hose kandi kigomba gukurikirwa na bose. Yaje kuba igishushanyo gisengwa cy'inyamaswa ya mbere yakomotse mu nyanja. Icyo gishushanyo rero nicyo cyicishije benshi muri icyo gihe kandi kizakomeza kwicana na benshi mu gihe kiri imbere. Nabwo ibyo tubona byinshi bituruka mu nzego zinyuranye birwanya ukuri, mu ibanga rikomeye rituruka aho ngaho. Icyo gishushanyo rero Martin Luther yahaze amagara ye. Martin Luther ntabwo yaje mu kinyejana cya 20, yaje mu kinyejana cya 16. Mu kinyejana cya 20 uwo dufite n'uwitwaga Martin Luther King, we yari impirimbanyi ya politiki, n'ubwo yari mu metodiste kandi akaba yari pastor. Yagiye kurwanya intambara zitaramureba, yagomba kuvuga ubutumwa bwiza, ariko ibyo katwe kubijyamo. Noneho rero iyo tugiye kuri biriya bintu, iriya ntambara yavuye mu menyo ya rubamba. Satani yashobora guhagarika ubuprotestani kuko inzego ze za politike n'iziyobokamana ntizashoboye kubihagarika. Kuko kandi kuki se zitashoboye kubihagarika? Nuko Imana yabigizemo uruhare. Satani ntiyabishobora. Nk'uko bisanzwe Satani akora nanone mu bwenge bwe. Hari ibintu bibiri byabaye muri Kiliziya Gatolika kugira ngo bikomeze abantu barimo bayihungamo bajya mu baporoso gusubira inyuma. Icya mbere ni amayerekwa ya Bikira Mariya, kuko ntiyabagaho mbere hose. Mu mwaka w'1534 amayerekwa ya mbere ya Bikira Mariya yarabonetse ahitwa i Guadalupe muri Mexico. Isi yose irahubangana ngo Bikira Mariya yabonekeye itorero, atangira kuvuga ibyo ngibyo. Abantu benshi barongera bakurikira, biratangazwa muri za Kiliziya hose yuko Bikira Mariya yabonekeye abantu ari we nyina wa Yesu. Abantu benshi batangira, kuko iyo utabeshya abantu kongera gutangira gukora ibintu ntabwo bikunda, biragora. Mu mwaka w'1544 haje ikindi kintu gikomeye. Uwitwa Ignatius Loyola wahoze ari umusirikare yatangije umutwe w'ingabo z'abajesuiti zo kurwanira ubupapa. Noneho kigizwe n'abantu b'ingeri zose, bari muri professions zose, including armed soldiers, basirikare bazwi bafite intwaro, abakoresha ikaramu, abakoresha amafaranga, abakoresha ubuhanga, abakoresha indimi zinyuranye, babarizwa muri iryo tsinda. Izo nkingi ebyiri za mwikorezi zongeye gusubiza agaciro Gatolika cya gishushanyo gisengwa, cyongera kugira imbaraga. Kuki ibyo byaje ibyo bintu ari uko poroso bwaje, yari a counter revolutionary process, kurwanya, yari revolution iyo bita counter revolution, yo kongera kurwanya revolution ya giporoso yari ije y'ubugorozi. Noneho iyo process rero ntabwo yakomwe mu nkora n'ibyo, nubwo yakomeje hahandi hakomeje kugira imbaraga, ariko ubuporoso bwarakomeje, ariko bugenda bwiyugurura, hagenda habaho ivugurura ryarakomeje. Ntabwo ivugurura ryarangiranye na Luteri cyangwa na Zwingli cyangwa na Calvin, ahubwo ryarakomeje kugeza ku ivuka ryo bita ababatista, kugeza ku bita abo twita da Shakers, bavuye mu Bwongereza, n'abametodiste bavuye mu Bwongereza kandi bavuye kuri Church of England cyangwa abagirikana. Bagerageza kugenda bagaragaza, tuvuge nk'ababatista bagaragaje ikintu cyari ingenzi kijyanye n'umubatizo, bakavuga ko umubatizo ukwiriye gusubira kuri gahunda yo kuba mu mazi menshi, kuko andi madini ya giporoso harimo na Anglikani ubwayo bakomotseho ntabwo ibyo babyigishaga batyo. Barabatera umubatizo ugomba kujyana n'uko bire yigisha, ukaba mu mazi menshi. Tuzabibukira kuri icyo gikorwa cyiza bakoze. Icyo gikorwa ari igikorwa cyiza. Abametodiste baje bagorora uwabayoboraga John Wesley, yashakaga kwerekana ko mu by'ukuri ntabwo umuntu guhinduka akaba umuporoso akareka iby'ubupapa cyangwa ibya Kiliziya Gatolika bimuhindura umwana w'Imana, keretse uwo muntu abaye icyaremwe gishya. Icyo bita holiness movement niwe wagitangije, abantu kuba bera bagasa n'Imana.
kuba hore, kuba mbese abatagatifu cyangwa kubabera. Nicyo we yaje ashingiyeho. biturutse ku ki kugira ngo abe icyaremwe gishya bwo bashingiraga ku ki? We yigishaga yuko Kristo yari uwera n'abakristo bagomba kubabera. Noneho atangiza agarura ikintu cyo intumwa zigishaga cyo kuba abantu kubabera. Turakimushimira. Niwe fondateri wa itorero ry'Abametodisite. Urumva ubwo n'ubuguruzi bwagendaga bugira buke buza. Satani rero arabibonye asanga ibyo bintu bitashobora gukomeza kwihanganirwa. Niyo mpamvu mu kinyejana cya 19 yazanye amayerekwa noneho. Haya yandi yari yazanye muri Gatolika, ayazana mu Giporoso. Amayerekwa yaje ni ukuvuga ngo abandi bayakurikira bavana amaso kuri Bibiliya, bakitana no kubyavuzwe n'uweretswe. Amayerekwa ya mbere yazanywe n'uwitwaga Joseph Smith, wanditse igitabo cyihariye cyitwa The Book of Mormon. Ni The Book of Mormon, cyanditswe n'umuhungu witwa Mormon. Ni igitabo cyerekanaga ko abanyamerika bariya bahozeho ba mbere bariya batsembwe mu by'ukuri bari abayuda, bari baragiye muri kiriya gihugu. Bakavuga ko Yesu aho yavugiye ngo basubye Bibiliya, ngo Yesu yaravuze ngo ntabwo mfite n'izindi ntama zitari zo muri uru rugo, nazo nkwiriye kuzizana ngo zikaba umukumbi umwe. Ngo nibo yavugaga, aba Red Indians. Ubwo ni idini ryabivuze, idini ry'abamorimori cyangwa Mormons. Abo Mormons rero mu yandi magambo babita ngo ni Christian, ngo Latter-day Saints of Jesus Christ, ngo nabera ngo bo mu minsi ya nyuma ngo ba Yesu Kristo. Abamorimori abo ngabo na hano mu Rwanda barahari. Ntabwo nari mbizi ko mu Rwanda bahari. Ni bake kandi bagize imbaraga nke. Basanze kubona ahangaha abantu bigoye kuko basanze umwuka wa Pentecote wapfumu ufite gutwara abantu benshi, ntibabona uko bashinga imizi. Noneho rero ibyo byabaye ishyano. Icyakurikiyeho noneho ni ikihe? Mu kinyejana cya 19 habaye ibintu bikomeye. We yatangiye gahunda ye mu mwaka w'840. Satani abona yuko ibyo bidahagije. Mu 844 abantu bari bashyize hamwe basenga mu bubyutse bukomeye bw'ikinyejana cya 19. Satani abwivangamo. Abantu barasengaga barimo n'uwitwaga William Miller, yari mu itorero ry'Abametodisite cyangwa Ababatista, kuko bose basengeraga hamwe. Actually we yari mu Babatista ngira ngo niba ntibeshye. Noneho we akora umurimo ukomeye cyane wo gushaka kugenzura ubuhanuzi. Kandi icyo gikorwa ubwacyo ntabwo cyari kibi, ariko nta nubwo cyari kijyanye n'iki n'umugambi w'Imana, kuko Yesu yaravuze ngo si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa ibihe. Oya, n'umwihariko wa data wenyine, ndetse n'umwana ntabizi. Ngo ariko mwebwe abagabo bo kumpamya, ibyo byari bihagije. Ariko yagiye kubyo kubara kugira ngo amenye Yesu azagarukira. Ibyo rero byo byarangiye akubita ku munsi w'844 ngo mu kwezi kwa 10. Byaje kuba ikibazo gikomeye. Noneho abari bamwizeye, abari bazi yuko ari umuhanga, Imana yabimweretse, babonye Yesu ataje birababaza. Hanyuma William Miller ni fondateri w'Abadventiste, niwe bakomokaho mu itangira ryabo, ariko fondateri ngiye kujyaho. Noneho Miller bibiraniranye, haje nuko habaye icyo bita mu mateka y'ububyutse bw'icyo gihe, ibyo bita the great disappointment. Ni ukuvuga ngo abantu bashaka Imana bafite ububyutse koko, kandi byari in order, ariko dore ikibazo cyabaye. Uriya yashatse kurengera, ashaka kunyuranya n'umurongo w'Imana. Yesu ubwe baramubajije ngo ibyo bizaba ryari kandi ukugaruka kwawe ni ryari? Aravuga ngo si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa iby'ibihe, ariko dore umurimo mufite, inshingano mufite, muzabagaho gukumpamya. Twe tugomba guhamya Yesu, ntabwo dushyiraho ibihe bijyanye n'iminsi, cyangwa dushobora kwerekana ibihe by'imperuka en general dukurikije ibimenyetso twahawe, kubyo turabyemerewe. Noneho rero kuvuga uwo munsi ntabwo ari byo. Ubwo rero kubera yuko ataje cya kintu cy'urucantege, abantu bashyize bacika intege, kuko ubushuhe bwose bari bafite bavuga ati Yesu agiye kuza, tugiye. Ni nk'aba bari bari muri stade ngo imperuka irabaye muri 2000, babonye itabaye, bamwe bariyakura, abandi bari bariye n'ibyabo.
nibyo rero n'ibigiye abantu tuba burya abantu ntabwo ari byiza gusetinga ibintu bitari byo. Urumva yuko twinjiye mu buyobe. Ubwo buyobe rero nibwo Elena White wari umukobwa w'imyaka 17 yaje arakomeza. Yabonye abantu bacitse intege ngo hari hasigaye abantu bagera nko kuri 70 bategereje. Noneho rero niyo mpamvu bitwa Advents, abategereje bavuga ngo bisagiye kuza bategereje ntiyaza. Noneho kugira ngo wa mwuka wari waziye muri William Miller kumuyobya kuko unyuranye n'ibyanditswe aho kugira ngo birangire burundu, noneho babantu wenda bisubirire mu madini yabo cyangwa se bagende wenda bacitse intege ariko be kuyoba, ahubwo haje ikindi kintu kibongera imbaraga. Ni wa mukobwa rero witwaga Elena White. Elena White rero yaje gukora ikintu gisekeje, aravuga ati no biriya bintu byabaye ntabwo byari byo kuza kwa Yesu, ahubwo byari byo kuva hera ajya hera cyane utambiriye abantu ibyaha. Agaragaza ko cya kinyoma ashatse kugikomeza ariko acyubakaho ikindi kinyoma kirushaho kuba kibi. Aravuga ati no, Mira ntabwo yari yayobye, buya ahubwo yibeshya akantu gato. Ariko se umuntu abahawe umwuka wera kabuso kucya umwuka atanga igice ubumenyi, kandi niba ari we yari yanyujujemo biriya bintu by'ubuhanuzi byo atari we yakomezanyije nawe, kuki yaziye muri uyu mukobwa. Noneho Mira akabivamo ko ntabwo yongeye kubikurikiza. Noneho wa mukobwa ahagurukana imbaraga ngo noneho ahubwo Yesu yavaga hehe ahera ajya ahera cyane. Icyo gifatwa gityo yuko aribwo Yesu yavuye ahera ho mu ijuru ajya ahera cyane ho mu ijuru. Ubwo ikinyoma cy'urungira kirakura. Byumvikane ko buriya buhanuzi n'ubwo bwari bupfuye buhawe intebe, ahubwo buhawe ubugororangingo. Ibyo rero bikaba ari ikibazo. Noneho ubwo ni ubuyobe bundi bwo mu kinyejana cya 19 bw'idini ya Adventiste. Twabivuzeho cyane. Umukobwa yari arakomeza niwe wabyaye Adventiste. Niyo mpamvu tuvuga yuko ari we niwe fondateri. Ni ukuvuga ngo Adventiste fondateri wabo ni umugore witwa Elena White. Yes. Ni nawe muhanuzi wabo, yise umuhanuzi wa nyuma. Twamuvuzeho ubushize nuko tumwihorera. Ndashaka kugira ngo nsubize wa wundi. Noneho ikitangaza cya gatatu aba Yehova. Ni fondateri cyangwa uwatangije iryo dini cyangwa iyo myizerere yitwa Charles Taze Russell. Uyu nguyu akaba ari membre mu miryango 13 ya Illuminati. Ukuvuga ngo bano bantu bafite imyuka itura kuri Satani. Noneho rero amaze kuza aho hantu buhumve icyari kigamijwe mu kuza kwayo madini uko ari atatu. Ayahe? Abamorimori cyangwa abamonizi, Abadivantiste munsi wa 7 n'Abayehova. No kurwanya processi twita cyangwa gahunda y'ubugorozi yo guteza imbere ubugorozi mu Protestant n'abanzi ba Protestant movement. Nuvuga ngo abangaba baje barangaje ibintu. Urumva za mbaraga abari kumwe na Mira ba mbere barasengaga biyeza babwiriza ubutumwa. Noneho haje mu ikindi kintu kirakubise nka rwagakoco, kandi mu myaka mike kuva muri 40 kugera muri 70 cya 840 kugera mu cya 870 ayo madini yombi yatukora turiho yabonekeye mu myaka 30 gusa haba haje ibyo bintu. Noneho biza bivuga ibindi bintu bitandukanye. Niyo mpamvu abo Abayehova noneho bo bigisha bahereye mu mwaka 607 mbere ya Kristo. Mbere cyangwa nyuma? Mbere. Hari ibyo bita ibihe ngo by'imyaka 7. Bakozemo ibihe 7. Ibyo bihe 7 rero ntumbaze biraza bikava kuri uwo mwaka wa 607 inyuma ya Kristo, imbere ya Kristo, bakavuga ko ubwami bw'Imana aribwo bwakuweho. Kuko bucyo bita ubwami bw'Imana mu ubwami bwa Dawidi. Ubwari ubwami bw'Imana ntabwo bwari ubwami bw'abantu. Ariko siko baza bwari ubwami bw'Imana kubera iki? Kuko bene Dawidi abamukomokaho abenshi bari abagome. Manase ntabwo azibagirana, yakoze ibizira bimeze nk'iby'abami ba Isirayeli bari abakomoka kuri Ahabu n'abandi. Noneho bakavuga ubwari ubwami bw'Imana. Aho nkabaza ubwari ubwami bw'Imana mu buhe buryo? Bwari ubwami bw'abantu. Kuko ubwami bw'Imana Abisirayeli barabwanze, baravuga ngo barashaka kuba ubwabo
barashaka kugira umwami umeze nk'abandi bose. Niyo mpamvu Imana yabatoranyirije Sawuli mwene Kishi. Aragoma, Imana itoranya Dawidi. Dawidi nk'umuntu ku giti cye ntabwo yigeze abamubyaye cyangwa abamukurikiye ntabwo bari bameze nkawe. Inkuru y'Igisaro, umwana we Salomoni wari umunyabwenge, Salomo cyangwa Solomoni. Abo bose kuza kugera kuri abajyanywe i Babuloni bari abapagani, ndetse bari hanyuma y'abami b'abanyamahanga, kuko bari bazi ukuri kuri bemera kurwanya no kunanira. Kuvuga rero ngo ni ubwami bw'Imana ho bwagarukiye, kuko hari hatangiye ubwami bw'abanyamahanga. Noneho bagakurura icyo gihe cyose kuza kugeza muri 2014, kugeza 2014, kugeza mu cya 914, 1914. Niyo myaka 250, 2500 bita ngo niyo myaka y'ibihe birindwi byagiye bibaho. Ubwo rero ku mwaka w'1914 nibwo Yesu ku mugaragaro yimye ingoma, ngo nibwo na Satani yirukanwe mu ijuru. None se pase iki kintu ko numva benda guhuza n'abadivantiste ko nabo bahera muri kira cy'ukwereka kwa Daniel n'ubundi ari Babuloni, bakaza muri iyo myaka 2300 yeretswe, nabo bakajya no mu gihe kivuka rya Yesu no gupfa kuno kuzuka, ko numva benda kubihuza. Oya n'abayobe bose niyo mpamvu babeze batyo. Cya 914 aha ngaha bavuga ikintu gikomeye ngo Yesu nibwo yimye ingoma, kandi nabwo Satani yirukanwe mu ijuru aza ku isi. Wibuke ko ari amagambo yo kwirukana kwa Satani akaza mu isi tuyasanga mu Byahishuwe 12 umurongo wa 7. Abavuga yuko habaye intambara hehe mu ijuru, Mikayeli atabarira kurwanya cya kiyoka. Nabo bakavuga ngo ngo icyo gihe ntabwo byabaye, ngo ahubwo kugeza mu cya 914 Satani yarakiri mu ijuru babana n'Imana. Wabaza ngo biterwa n'iki? Ngo se ntibuka Yobu, ngo Yobu yagiye kujya gushengera, ngo Satani wazira mu bana b'Imana. Ngo nta mushegere rero byumvikane ko arakiri mu ijuru. None ngo ibyo rero ntategereje gusobanura muri bo ni ibintu uburyo byo twumva mu buryo bw'Imana. Imana itubwira ni ibijyanye n'imyumvire yacu, nivo yacu kwakira no kumenya. Naho kuvuga ngo Satani yari mu ijuru, ngo Satani Imana ibera hose icyarimwe. Satani nawe ashobora kubera hose icyarimwe kuko ni umwuka. Niyo mpamvu ibyo akora muri Amerika n'ibyo akora na hano. Ikindi cya kabiri, Satani kuvuga ngo inyigisho ivuga ngo Yobu ngo Satani yaziye mu bana b'Imana. Ese abana b'Imana ni bandi? Ibi ntabwo bisobanura byinshi. Ubwo bwiru ntabwo ari ubwacu kumenya, ariko Imana hari icyo yashaka kugira ngo twigishe kuri Yobu. Ifite uko yatwigisha n'ukuntu Satani, ntabwo Satani aho ari. None se Satani Yesu ntiyaza akavugana na Satani? Satani yamusanze aho yari ari, kabona nabura umwana w'Imana akora ibyo, akamuvira iruhande Satani igenda. Byumvikane ko Satani afite uko yavuganye cyangwa yaziye mu bana b'Imana cyangwa se abamarayika b'Imana. Ibyo ntabwo ari ibyacu gucukumbura. Iyo ducukumbuye turacumura, kuko dushaka gucukumbura tudafashe ibyanditswe bitwereka. Bibiliya ivuga ngo ibyo mwahawe nibyo byanyu, ngo ariko ibyahishwe ibihishwe n'iby'Imana yacu. Noneho rero ibyo kuko dushaka kureka ibyo twahawe tugashaka kujya kugumbura ibyo witeka, hari aho tugarukira, kuko Imana ntabwo ivogera, hari aho tugarukira. Iyo umuntu atubajije tutaho ngaho rero birumvikana twe twakira gusa icyo Imana yavuze, kuko kubimenya cyangwa kubihakana cyangwa kubyemeza cyangwa kubiha umurongo si biduhesha agakiza. Hanyuma rero abo ngabo nabo baraho ngaho barahagurutse, babaye bano baravuga bati izi nyigisho uhereye muri 914 n'intambara ya kabiri y'isi yose bayuriramo ko yatangiye, bayivugaho. Noneho barangije batangira no kugoreka ibintu bikomeye, bahakana umusaraba, ngo umusaraba wari igiti ntabwo wari ushamitse, ngo ukibaza se icyingenzi uko Yesu aho yabambwe ibyo twashobora kubyigisha. Ibyo babivamo, bahakana ubutatu, ngo data wa twese n'umwana n'umwuka wera ntibihari, ahubwo data ari we Yehova, ngo ni Imana ikomeye ikagira umwana wayo yaremye. Yesu Kristo ni ikiremwa. Bakabihuzaho n'Abasilamu, ngo burya Abasilamu iyo muburana baragusa ngo niba Yesu yaraje mu isi ngo akaba hano ari Imana, mu ijuru hasigaye iki? Urumva ni bwa bwenge bw'umuntu.
ubwo ni ubwenge bw'umuntu nabwo pastor. kuki abayehova n'abasilamu bahuza icyo kintu bagahuza muri ibyo bintu byo kubaza ibibazo? The problem ni uko ari bamwe, the same spirit, inkomoko ni imwe, ni uguhakana ubumana bwa Kristo. Noneho barangije Yesu Kristo ni ikirema, kuko iyo mpamvu ntabwo ari Imana, na Bibiliya bayinjiramo nabo baravuga ngo hariya havuga ngo Imana, ngo mbere na mbere hariho Imana, hano mbere na mbere hariho Jambo, Jambo yari Imana, Jambo yahoranye n'Imana kandi uwo Jambo yari Imana. Bakavuga ngo Jambo uvugwa kandi bavuga ngo n'Imana yari ari Imana, bakabishyira mu nyuguti nto, byumvikane ko ngo ni ikigirwamana cyangwa n'akamana gato. Kandi ntaho muri Bibiliya aho bavuga ngo Imana baganisha ku Uwiteka, ntabwo Bibiliya yokoresha inyuguti ntoya, kereka ivuga ku bigirwamana by'abanyamahanga. Imana z'abanyamahanga ntabwo zandikwa mu nyuguti nini, zandikwa mu nyuguti nto. Dukurikije iyo gahunda rero uko iteye, Yesu ko nk'Imana ni ikigirwamana, ubwo ntabwo ari Imana. Bakavuga rero ngo umurimo yahawe ngo niwe yaremesheje ibindi byose. Noneho bakavuga ngo Umwuka Wera si Imana, kuko Bibiliya itwereka yuko Imana ni umwuka, kandi bikongera ikatwereka kandi mu Kristo ubwe ni umwuka. Bakavuga ngo ahubwo umwuka ngo ni imbaraga rukozi, imbaraga Imana ikoresha, izo mbaraga nizo bita umwuka. Turi kuvuga Umwuka Wera, turavuga umwuka gusa. Ibyo rero hamwe no kuvuga n'ibindi bagiye bazana, ubwo ni iby'ingenzi no kutazajya mu isi nshya, noneho bakagira n'ikindi bakora. Ndashaka ko iki kintu kidusobanurira ku birebana no kuba mu isi nshya, kuko bavuga ko hari 144 kandi babifatira muri cya gitabo cy'Ibyahishuwe cyari cya 7 ko hari 144 bya Isirayeli yo mu mwuka aribo bazajya mu ijoro, hanyuma abandi bose bizera bazaguma muri iyi si. Neja ari naho bagenda bareba amazu meza, bakavuga ngo uko buhanuzi bavuga ko isi izahinduka paradizo, ngo ni imyubakire uko isi igenda yubakwa isa neza. Ibyo rero niyo myigishirize yo kuyoba, kuko ibi byose tureba birivuye ko bizayenga bigashira, iby'amaso yacu areba hazaza. Ntabwo aya mazu ariyo mazu dukwiriye kuzabamo. None se ubuzima buzaba buhindutse n'ubuhe? Ko tugomba kubaho dufite ishusho ya Kristo kandi ishusho y'ubudapfa. Rese amazu nk'aya ngaya yubatswe n'abantu. Yesu yaravuze ngo batwara mufite amazu menshi, namwe niho muzaba. Rese yabibwiye bande? Icyo nicyo kintu cyo guhakana ukuri. Aya mazu afite ubwiza bwayo ariko n'ubwiza bwo mu isi, nk'uko Pawulo yavuze ngo iby'isi bifite ishusho yabyo n'iby'ijuru bifite ishusho yabyo. Ibyo rero tubyumve neza, ntabwo aya mazu ashya, amazu arangira, amazu atenguka, amazu wasenya ariyo tuzajyaho, tuzaba kubamo, ariko bo bazayabamo kuko n'abisi abayehova bo n'abisi rwimbi. Ni ukuvuga rero abo bantu bagushije ishyano, niba bimeze bityo. Iki nashaka kuvuga nta nibagirwa, isi nshya nta ntageraho. Bo muri bafite, ntabwo bemera yuko bari abantu bavuga muri Bibiliya ivuga yuko ari Abisirayeli ku mubiri, kuko bavuga n'imiryango bakomokamo. Ntabwo Bibiliya rero iyo ushatse kuyiha wowe igisobanuro cyawe niho uyigurekera ukavuga ngo ni iby'umwuka, kandi bagaragaje yuko bene runaka hazava mwaba n'abana bene runaka na bene buri nzu bakagenda bayivuga. Hariho n'inzu batavuze, nk'inzu ya Dani ntabwo bayivuzeho, bavuze inzu ya Yozefu n'inzu ya Manase. None se wewe wavuga ute abo ngabo ibyo bavuze ukabyirengagiza, noneho warangiza ukavuga ibyabo? Aha rero ni ikibazo kiri kandi gikomeye. Tukaba twebwe tukwiriye kumva igitekerezo kimeze gitya, yuko aba bantu ari abayobi. Niyo mpamvu batajya ku igaburo ry'umwami wacu, kandi buri impamvu batarijyaho Satani wababujije, kuko igaburo ry'umwami wacu tugomba kurisangira dushushanya umutsima arushushanya umubiri we, n'icyo kunywa tunyweraho gishushanya amaraso ye. Cyitondero ab'isezerano rya kera, no abitangira ry'ibihe by'itorero bose uko bahindukiraga bajyaga basangira igaburo ry'umwami wacu, bakamusangira n'igikombe gishushanya amaraso ye, ariyo mpungano y'ibyaha byacu, kugira ngo tubibuke. Kandi iyo byakorwaga ku mambere y'iminsi 7, aribo Satani ashaka kurwanya uwo munsi, akawita uw'izuba akawutoteza kugira ngo wibagirane mu mateka. Isakaramento ry'ukuri twebwe dushingiraho umubatizo tugiye kuvuga mu kanya, kubera bariya nabo bawangije, hamwe n'igaburo ry'umwami wacu. Ibyo ni amategeko tugomba gukurikiza. Itorero ritabatiza, itorero ritajya ku igaburo ry'umwami wacu,
ntabwo ari irya kirisito, kuko riba ritandukanye n'amabwiriza shingiro cyangwa amasakaramentu cyangwa imihango mitagatifu cyangwa yerejwe yabaye itegeko kandi akerezwa mu itorero. ubwo rero ibyo bigenze bityo kiba ari ikibazo. ni ukuvuga ngo murangije gusa nk'aho mudusobanura muri makeya idini y'abatemwe de Jehova bahagurukijwe n'uriya Charles Taze Russell, uburyo ripfuye. kuvuga ngo ibintu barimo nabyo ni ubupfu n'ubuyobe, bateshe n'agaciro n'umusaraba, batesha agaciro Yesu, bamwita ko atari Imana ahubwo ari ikiremwa. Ni byinshi. Ikindi kintu ni iby'iyo si nshya bavuga ko abantu batazajya mu ijuru. Hari n'abo nzi ngewe bavuga ko kunywa inzoga nta kibazo no kunywa gakeya. Abo ni abayehova barabyigisha, ngayo bigisha ntabwo inzoga bayanga, ariko ubwo baba nk'andi madini nka Gatolika n'abandi bamwe inzoga ubwira yuko kunywaho gake kubw'inda yawe bifashishije ibyanditswe nk'ibyo bakabicurika, batazi icyo bakora. Ntabwo inzoga ushobora kuyikorera kuko inzoga ni ikiyobyabwenge. Kuyijera rero kandi yakuyobeje ubwenge ntibikunda, ibyiza ni ukuyireka, kuko iyo uyinyoye ntabwo wakiranuka, ugakomeza ukanywa kubera kararyoshye, ugenda bucuramo buyikunda, cyane cyane ko iyo unyoye ikagira ku bwonko hari ukuntu kwizana umudendezo n'umunezero w'ibinyoma, kandi bikakuzanira gucumura kudashobora kwikontorora mu byo uvuga. Noneho bakavuga ngo bariya abantu 1,140 bizaturuka muri bo. Ntabwo bizaturuka kandi bizaturuka muri bo, nubwo ngubwo bagira umwe muri bo, iyo bateranye hariho uwemerewe kujya kwigabura, kuko yamaze kwemezwa yuko bazajya mu ijuru, bo bazakomeza kuba ku isi. ngo ni nawe ngo wahawe umwuka wera. ubu ngubu urumva yuko ari ikibazo. ngo Imana ngo nimwitoranyiriza, hari mwene data ejo bundi abimbwiye ngo Imana iramwitoranyiriza ngo ikamuha n'umwuka wayo wera, ngo uwo niwe wemerewe kuzajya mu ijuru. Bo nta mwuka w'Imana bafite wera, ubwo abandi bose zero. umuntu uri muri iryo dini afite ikibazo. Ikindi wenda uyu mwene data yavuze, wenda abatemwe tube tubavuyeho, aha turi kugenda tuvuga mu ncamake kugira ngo abadukurikiye babyumve ko turashaka kuza gutanga umwanzuro wa nyuma. Ariko uyu mwene data hari ikindi kintu yavuze ngo wowe wavuze ko hari imyuka itatu, ariyo abamorimori, abadivantise n'ababuranamu. Usobanura ko amatsinda abiri yarwanyaga abaporoso n'ababuranaministi, barwanya ngo ababuranamu barwanya abapantekoti. Munasobanure kandi itandukaniro ry'abaporoso n'abapantekoti. Ni gute ababuranamu barwanya abapantekoti? Murakoze. Imana mu mugisha tugiye no kwinjira mu buyobe bwa kane, buriya buyobe bwa gatatu cyangwa bune, kuko harimo Gatolika kuko bushingiye ku mayerekwa. Gatolika ko ari uguca intege, ko ari ugukomeza abantu, Bikira Mariya kuza ko ari ugukomeza abantu gukomeza kuba muri Kiliziya Gatolika, kuko bayihungagamo kuba inyigisho zari zije zo kurwanya iki, nk'uko nabisobanuye, kurwanya uprotestant. Noneho protestant bukomeje kugira imbaraga, noneho higa umushinga wo kuzana ubuyobe butatu. Ubwo buyobe butatu ni abamorimori, abayehova n'abadivantiste, kuko baje bafite amayerekwa n'indi myinshi ziri fane ashingiye ku byanditswe. Ubwo ko ari ukugira ngo protestant movement yagendaga yari muri process yo kugenda isubira ku rufatiro rw'ubutumwa bwiza, noneho icikemwe ibice, ahubwo ibyo bice bihangane, ari byo turi mu ubu ngubu. Hanyuma rero Imana ku imbabazi zayo mu kinyejana cya 19 kirangira, muri ubwo buyobe hariho nanone itsinda ry'abantu basenganye imbaraga, n'abametodiste n'ababatiste, kuko nibo baporoso bari muri Amerika, kandi barwanaga no kugira ngo barusheho guhishurirwa umucyo wabo, umucyo nyakuri w'Imana wo kurushaho kubona ukuri. Mu gihe rero basengaga mu mwaka w'901, icyo kintu cyumvikana. Umugore ni witwaga Agnes Coleman yaje kurwara, arwara indwara abantu mu masengesho basenga. Umuntu umwe arizera witwa Charles, izina rye ndaribagiwe, witwa Charles, uwo mugabo asengera wa mugore, indwara irakira ku mugaragaro mu izina rya Yesu. Noneho icyo kintu gishya kiba kiraje, kitariho mu protestante bwose bwabayeho, kabone no muri aba bayobe bandi baje nk'abo ngabo barwanyaga ubuporoso, icyo ntibagikoze. Cyakozwe ubwo, noneho kibaye kibimarutse yo kuvuga ngo haleluya, Yesu ni muzima, Yesu arakiza.
ubwo rero Yesu atangira kwigishwa atyo. Ubwo gahunda yo gukorera mu mbaraga z'umwuka wera itangira ubwo. Witwaga William Seymour, yari n'umwirabura, atangira we yakoreraga ahantu ho bita Azusa Street i California yo muri Amerika. Hari ahantu bateraniraga, hakaba amateraniro ya Azusa ushobora kuyashaka kuri Google wayabona. Abantu barakizwa icyo gihe, noneho bahabwa imbaraga zo kuzura umwuka wera, bakavuga no mu ndimi, ari nk'igishushanyo cyo kugaragaza yuko ya gahunda ya kera yatangiranye n'intumwa noneho igarutse mu itorero rya Kristo. Uranyumva neza? Imyaka irenga ijya mu 2,000 cyangwa irenga 1,800 itorero risinziriye, ariko ryagendaga riyuburura, ryagendaga rigana ku musozo wo kugera ku rufatiro rwa Kristo. Kandi urufatiro rwa Kristo ni umwuka wera, kuko Bibiliya iratubwira, dore uko biritubwira. Ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 6, nuko abateranyiriza hamwe abategeka kutava i Yerusalemu, ati ahubwo murindire ibyo data yasezeranije, ibyo nababwiye. Uvuga ngo ibintu bya Yesu byo byendaga, ntabwo yababwiraga ngo bajye gukora kandi batari babona ibyo Imana yasezeranije. Umurongo wa 5, kuko Yohana yabatirishaga amazi, ariko mwebweho mu minsi mike uzabatirisha umwuka wera. Akantu nakumvise, amazi ntabwo ahagije kugira umukirisitu. Umubatizo w'amazi ni ihame kubw'impamvu birisobanura, ariko umubatizo nyawo umwuka wera. Noneho murongo wa 6, ngo nuko bamaze guterana baramubaza bati, mbese mwami, iki ni cyo gihe wenda ugaruriramo ubwami bw'uri Isirayeli? Arabasubiza ati, si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa iby'ibihe data yagennye, ni ubutware bwe wenyine. Ngo cyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Aha rero ngibyo twahawe urufatiro. Ibi ngibi bikaba ari byo bari abahamya Yehova bahamya Imana itari y'ukuri. Kuko isezerano rishya twahawe, ko Pawulo yatubwiye ko turi ababwiriza b'ubutumwa bwiza bw'isezerano rishya, nitubwira guhamya Yesu Kristo, ntabwo ari uguhamya Yehova. Kuko Yehova yahozweho na mbere hose mu isezerano ry'amategeko, ariko ntabwo yigeze ahamwa yigishwa mu mahanga nka Yehova. Ntabwo na Yesu ntiyabivuze, ahubwo yavuze we ubwe, kuko yaje mu ishusho y'Imana itaboneka, kandi niwe mukiza w'abantu. Abamwamamazi naho harimo ikinyoma, ni ba Kristo. Noneho rero tugiye kureba, turacyakomeza noneho turimo turajya kureba Branham. So Branham rero, iyi nkubiri y'abantu kwihana yaziye muri Pentecote, nayo yagize umwanzi. Na ziriya mpano z'umwuka zakoraga zaramanutse, ubwo ndavuga mu ncamake ndangiza. Noneho uhereye ubwo Pentecostal movement irakomera kurusha andi madini no gutera imbere. Ni nayo ikora ku isi yose. Ubutumwa bwiza bubwirizwa mu Barabu, mu Bashinwa, mu Bahinde, aho bikomeye. Abandi bandi babutwarayo n'aba Pentecote. Noneho rero, ariko tugiye kureba ikibazo bagize. Nuko Satani nawe yaricaye arongera arareba, ajya mu mibare, aravuga ati no, abantu bagomba kubagabaho igitero. Uyu Branham yari umubatista, ahera ko nawe arimuka. Ariko mbere yuko umubatista nta dini yagiraga, ese yari umusinzi. Agejeje imyaka 20 yinjira mu by'idini, nibwo yabaye umubatista. Itorero ry'umwuka yarijemo mu 1944. ubwo yaryinjiyemo Branham muri ratorero muri buriya bubyutse tubwiye muri California. Yes, yabwo yabwijemo mu 1944. Amateka ya mbere kanyihorera, kuko nambigiyemo kandi byatwara igihe. Noneho mu 1960 yaje kuva mu Pentecote, atangira icyo bita non-denominational movement, idini cyangwa iyobokamana cyangwa itorero ngo ridashingiye ku myemerere iyo ariyo yose, rivuga Kristo. Ku rundi ruhande akaba afitemo ikintu cy'ukuri, ariko ibyo yazanye muri ibyo bintu niyo byaje kugaragaza yuko hari ubuyobe. Icyambere yatangiye kwigisha, yibanze cyane kuko ku bikorwa bikomeye cyane by'umwuka wera byo gukiza indwara, nibyo yigisha. Arangije yita marayika wa wundi wavuzwe bagombaga kuza dusanga mu byahishuwe igice cya 10:7. Ibi bintu ni ishyano. Hanga 7 aravuga ngo ahubwo
mu minsi y'ijwi rya marayika wa karindwi ubwo azatangira kuvuza impanda niho ubwiru bw'Imana buzaba busohoye nk'uko yabwiye imbata zayo arizo bahanuzi. aha ni ukuvuga ngo we yiswe ijwi rya marayika wa karindwi. ni ukuvuga ngo yaje agaragaza ko uyu marayika wavuzwe ari we. Biro bikaba ari ishyano. Ni ukuvuga ngo ubuhanuzi ubwo busohoriye kuri we. Noneho arongera ahindura ibintu byinshi. Aravuga ngo ubutatu ntibubaho. Ngo ahubwo Imana yigaragarije abantu mu buryo butatu. Icyo ngicyo ntacyo sinjye gitindaho kuko ntacyo gihindura. Avuga yuko Imana Data ntiyagaragaye, Imana Mwana yaragaragaye, Imana Mwuka Wera ngo nayo ntiyagaragaye, ngo ariko yaje mu itorero mu buryo bwo kwigaragariza Imana mu bantu. Fine, nta kibazo ufitanye na cyo ngicyo. Kuko nta n'ukundi busobanuro burenze uko icyo yari yakivuze, ariko kandi agahakana ubutatu. Kandi ubwo butatu twe nabo ababuvuga nabo je sibwo shimangira, ariko nabavuga ntabwo ari Imana eshatu. Abavuga Imana imwe ariko nayo yaje muri ubwo buryo. Ariko kandi nanone nanjye sinemenya n'abadive cyangwa nani madini avuga ngo Imana Data, Imana Mwana, Imana Mwuka, ngo Imana eshatu mu Mana imwe. Oya, ni Imana imwe, ariko twe nk'abari icyo tubona ni ikigaragarira mu buryo twabonye. Kubona Imana Mwana ntabwo bivuze ngo Imana yari yahindutse. Ni Imana, Yesu ni umuntu wambaye umubiri ariko afite kamere y'Imana. Uvuga Imana yari muri we. Nta nubwo ari kamere y'Imana nk'uko tuyihabwa. Yari Imana, umwuka w'Imana waje mu isi. Niyo mpamvu bivuga ngo yambaye umubiri atura aho turi, ngo arazabana natwe. Uko yavuga n'ibyabayeho no mwirema n'amateka akabisobanura nk'Imana. Yaratandukanye n'abantu rero. Yesu ntabwo yari umuntu, yari Imana. Iyo Mana rero kuba yaraje ntabwo bivuga ngo Data twese ntiyarahari. Oya, uko Imana ikora n'umwihariko wayo. Tekinoloji niba ni kamera ntashobora kwisobanura ari ikintu cyoroheje, nkaswe noneho iki, nkaswe noneho Imana ibyo biri hejuru yo kumva no gusobanukirwa kwacu. Iyo niyo yabikoze, Data wa twese ahabwa icyubahiro. Umwuka Wera rero hanyuma no kuvuga ngo uyu Branham aza yita ko ari uyu muhanuzi wa nyuma uri gusohoza ibyijwi rya marayika wa kare. Yes. Arangije arongera avuga n'ibindi. Aravuga ngo Adamu na Eva urubuto bariye ntabwo ari urubuto rusanzwe, ahubwo barasambanye. Kikaba ari ishyano. Arongera aravuga ngo Kayini umwana w'imfura umuryango wa Adamu ntabwo wabyabona se, ahubwo ni Satani waryamanye n'umugore. Ngo ni urubyaro rwa Satani. Noneho rero ukibaza ibi bintu ngo kuko bavuga ngo ni uwo mubi, no ukibaza Bibiliya iravuze ngo nuko Adamu amenya umugore we ngo babyara umwana wabo w'imfura ari we Kayini. Nuko akavuga ngo ntabwo ngo yaryamanye na Satani. Ibyo ngibyo bikaba ari ibintu bibi cyane. So azana n'ubundi buyobe bwinshi, araza n'ibya Rodokera barabivuga ibyo bitanga ngo bino bintu byo kugenda abantu ibyo bitanga ngo ni ibihe by'amatorero arindwi. Biriya bihe byo bavuga by'amatorero arindwi ntabwo ibyo bintu bibaho. Ibi ngibi by'ibihe by'amatorero arindwi hari umuntu wabibajijeho, ndabizi ko ndi bukikubazeho. Yaravuze ngo usobanure nyine ese ayo matorero arindwi yo muri Aziya ni igishushanyo ntabwo gigeze bibaho n'iyabayeho. Ese ni gute bitandukanya no gusobanura ngo ibyo bihe birindwi birebana n'ari amatorero arindwi yo muri Aziya bishingiye ku itorero rigomba guca muri ibyo bihe? Yabibajije hano. Reka wenda tubanze dusobanure ibi ngibi, wenda turi bugarukeho dukomeze dusobanure, utubwire ibyo by'uwo Branham. Wenda reka ngiye nsome wenda mbere ku cya gatatu. Yavuze ngo icya gatatu azadusobanurire itsinda ryasigaye rikomoka kuri Martin Luther King uko baryita. Ikibazo cya kane, ese ko ayo matsinda yarashingiye ku mayerekwa cyangwa mu guhishurirwa ukuri kwa Bibiliya? Ese kwerekwa si imwe mu mpano icyenda? Bivuga ngo ayo mayerekwa ya y'uwo Branham n'abayoboke be ngo yose yarashingiye kuri Bibiliya. Urumva agahita avuga ngo ese kwerekwa si imwe mu mpano icyenda? Ikindi nakongeraho, Branham ntabwo turi duni, kuko niyo mpamvu tubarwanya, kuko tudahuje. Turi itorero rya Kristo. Tena ayo matsinda birasigaye nta naho duhuriye nabo. Amatora abiri ni yayandi abayehova, ni yayandi y'abaprotestani n'abapanekoti. Okay.
noneho we rero iyo duni sinabuze icyo ari cyo cyashatse kuvuga ngo duni wenda yashatse kwandika ntiyakirangiza ariko icyo gihe ashaka kuvuga ibibazo bye ndabyumvise aravuze ngo amayerekwa ngo ntiyavuye ku mana ngo ese amayerekwa ngo simwe muri za mpano 9 igisubizo ni oya ntabwo kwerekwa ari rimwe mu za mpano 9 kuko zo zirazwi ahubwo amayerekwa nayo niyabaye ntabwo tuyahakana ariko tugomba kuyagezeza umwuka twahawe ntabwo amayerekwa automatique nose amayerekwa ya Bikira Mariya tuyemere ntabwo ari byo ubwo rero icyo nawe aracyemeye ko bari Bikira Mariya ni amayerekwa ibyo bita apparition ntabwo rero twemera bene ibyo ngibyo nta nubwo twemera kuko hariho ibintu cyo bita visions and revelations. Visions ni amayerekwa, revelation ni ihishurirwa, apparition ni amayerekwa nkariya y'ikintu kizashaka kuyereka nk'umuntu ukakibona. Noneho rero ahubwo twari turi kuri dispensation yari yakibajijeho birabyo amatora yarindwi ntabwo birabyo ta dispensation irapfuye kuvuga ngo itorero rya Efeso rishushanya ntumwe abadive bari abo mu gihe cya mbere cya 844 bakitirira itorero rya Philadelphia. Noneho irigiri rya nyuma naryo bakaryiyitirira rya Laodikiya ngo muri Laodikiya ngo ntibashushe ntibabizi. Abo rero kibaza niba bazarokoka bikakuyobera kuko bo bemera yuko ari matorero yarangiye nibo bonyine bariho. Ibyo rero bikaba ari ubuyobe bukomeye cyane kandi bakaba bikora kuri naho hahita ibyo babigishije. Muri hari inyigisho z'amadini za Rasta. Ejo navuganaga n'umusore wari wagiye kwiga muri Iran, arambwira muri Saudi Arabia. Arambwira ngo abayisilamu bafite inyigisho zikomeye zivuga ngo umuyisilamu ntakwiriye gutegekwa n'umukafiri. Ufite uburenganzira burwanya iyo ngoma kuko ari umukafiri. Urumva niyo kimwe rero n'abangaba hari amayerekwa aba yarazanye azana intambara no kwireba ibice bakayita ukuri kandi mu by'ukuri tugomba kuyagenzura bire tukareba niba ya Bibiliya ntabwo tugomba kuyemera. Uyu yaranditse aravuga ngo mwiriwe Pastor Musisi, nkunda iyo uvuze Yesu Kristo Imana iguha umugisha. Mfite ikibazo, mbese ni ikihe gitabo cyo mu Badivantiste gihakana Kristo? Icya kabiri, isabato tuyivugaho iki? Icya gatatu, umunsi umwe wo gusenga uri hafi gushyirwaho uvugaho iki? Murakoze. Ibyo byinshi nabisobanuye muri cyashisho cyacu cyane. Okay, reka tuwe tumuretse kadukomeze noneho kureba ikigisho cyacu cyatambutse. Twavuze kubyerekeye isabato turayirangiza. Tuvuga ikindi yarabaje niki? Ikindi ravuze ngo ni ikihe gitabo cy'Abadivantiste gihakana Kristo? Oya, ibyo tubirebera mu mwuka umwe. Ntabwo ushobora guhakana Kristo mu buryo bufatika, ariko buryo busobanura ibya Bibiliya nibyo tureba. Arongera arabaza ngo umunsi umwe wo gusengerwaho uri hafi gushyirwaho uvugaho iki? Nakozeho yuko uzaba ari umunsi w'icyumweru niwe dutekereza yuko ugomba gushyirwaho wa mbere y'iminsi 7 mu rwego rwa Antikristo kugira ngo wa munsi kuko ibya Kristo byose Antikristo arabyigarurira. Wa munsi wo kwibukaho Kristo aho kugira ngo tumwibuke uri cyo munsi wo kuruhuka, ikiruhuko cyashyizweho n'inyamaswa kandi icyo kizaba ari ikiruhuko gishushanya n'ubundi ikiruhuko cyari cyarashyizweho n'inyamaswa ubwo Konstantino yashyiragaho icyumweru kugira ngo kibe umunsi wo kuruhuka muri Kiliziya Gatolika. Undi yaranditse aravuga ngo none ko uvuga ko umwuka wera ahari hanyuma ukemeza yuko abapantekote bakora ubukonikoni atari umwuka wera ubakoresha, none umwuka uvuga ugukoresha utandukanye te n'uwa pantekote? Umwuka wa Kristo icyambere uhamya Kristo, icyo cy'ingenzi. Nge niwe mpamya, niwe mutware, niwe mwami, niwe muriza bari mwisi, niwe mukiza wabo. Hanyuma rero umwuka uri muri Pantekote ni umunsi wa 50, umunsi umwuka wera yamanukiyeho. Niyo mpamvu twita aba Pantekote, nanjye ndimo. Impamvu ntemera ibyo aba Pantekote bavuga nibyo bigisha nuko ariko byumvikane neza, ntabwo mpakanya ndwanya Pantekote, ahubwo ndwanya ubuyobe bwaje muri Pantekote. Ibikorwa nk'ibi byo guhanura twebwe twita indagu ntabwo bijyanye tubiyo tubigenjuje umwuka wera na Bibiliya yanditswe n'uwo mwuka. Usanga ari ibinyoma, usanga tukwiriye kubikurikiza. Ingero ni nyinshi ariko zatwara umwanya wenda nabo barazizi. Aho umuntu nk'ubu for example igihe abantu bubakaga Gisozi rero yacumuje abantu benshi cyane. Abantu benshi barahanura kandi ubu buhanuzi bwavugaga Gisozi n'ibindi byinshi n'ubutumwa nanjye bajyaga bampa abantu benshi bambwira bati biracitse
ko turatwara abakorari arasabwa amafaranga, ibintu biracika, abantu ku giti cyabo, abo bantu bose ibyo byose bigashyigikirwa n'ubuhanuzi. None ejo bundi abo bahanuzi babo barakwira, mpamvu Pentekote bupfuwe, ikinyoma iyo cyaje kiba cyaje. Uwitwa John Ryange ejo bundi yari hanukiriye, aravuga ngo Imana yamubwiye ngo ubuyobozi buriho muri ADEPR bugomba kuvaho. Aravuga ngo hari utwa n'abari Bugingo n'abari Kamanzi ngo tuyi Kabuga ngo ni Imana yavuze gushyiraho. None ikintu barakirwanyije, ukibaza kuki ubwo babyise ibinyoma, kugeza naho bafashe itegeko sinzi n'abo barashyize mu bikorwa ryo kubuza abahanuzi ba ADEPR kujya kuri YouTube guhanuriraho. Noneho nicyo nacyo naracyumvise, sinzi n'abo baracyumvise, kubera bya bindi byaba mugore yavuze, kuko ubwo buhanuzi barabwanze. Sivuze ngo ubwa John Ryange kujye simwemera, sivuze yuko ari ubuhanuzi bw'ukuri, ariko kuki ubundi buhanuzi babukoresha mu nyungu zabo gusa, ntibabukoreshe mu nyungu ahubwo za Kristo. Ibyo bikaba bigaragaza yuko amatorero yitirirwa Pentekote, kuko ngewe Pentekote ntabwo nyibara nka ADEPR cyangwa ikindi, nyibara abantu bose bahawe umwuka wera w'ukuri. Ariko pase ubundi ngewe nzi hano muri aka karere kacu k'ibiyaga bigari ni havugamo ikintu cya Pentekote ariko cyerekeza ku izina ry'idini. Urugero, hari Pentekote, itorero rya Pentekote ryo mu Rwanda ari ryo ADEPR, hakaza itorero rya Pentekote ry'i Burundi ari ryitwa Sepebo, hakaza n'irindi itorero rya Pentekote ryo muri Kongo ryitwa Sepak. Nibo biyita aba Pentekote, bivuga ngo abandi bose ntabwo ari aba Pentekote. Kandi mudusobanurire ko Pentekote ni umunsi wa 50 w'igihe umwuka waramanukiye intumwa, sibyo? None ubwo abandi bose bayandi madini yose, tureke bari abaprotestant maze ko twigisha n'abayehova n'abana abadivantisi kubo ntibanabyemera ibyo ngibyo. Ubwo andi matorero yose ya Gikristo yemera iby'umwuka wera ntabwo ari aba Pentekote. Icyo nicyo twita charismatic character. Charismatic character ni ukuvuga ngo ibyo ni ibimenyetso bigaragaza yuko ayo madini ababaye ingirwa dini, ibyo bita cult cyangwa mu Gifaransa bita culte. Ni ukuvuga ngo ntabwo bakiri idini ry'umwuka, kuko ikiranga cult nuko abantu batangiye kwiyemera yuko ari bafite ukuri. Noneho bakaba biyemera, undi muntu ushatse kuvuga ngo tumeze dutya uwo bakamwirukana, kandi ibyo bintu si byo, kuko umwuka atoranya uko ashaka. Uwubaha Imana wese azahabwa umwuka wera, cyanditse muri Bibiliya. Nkuko Imana yamanukiye umuntu witwa Korneliyo, iwe agahabwa umwuka wera. Petero arabihamya ngo wubahe Imana bose ku isi, Imana irabemera. None se wowe wavuga ute ngo ni mwe mwenyine mufite ukuri ukajya? Cyo kigaragaza ngo uratsinzwe, umurongo wari uriho uvuyeho, utari wavuga n'ikintu icyo cyose, ibyayo birarangiye. Utangiye kureba umuntu, bamwe kareba uko umuntu yambara, undi akareba uko yasokoje, undi ukareba, ariko ikiri mu mutima we ntakimenye ngo akigeho. Umuntu kwambara nabi, umuntu kwitwara nabi, umuntu adakurikiza amategeko y'Imana cyangwa iby'Imana yahamije n'imigenzo n'imihango nk'uko Paulo yabiduhaye, nayo ntitumwemera. Nasabwa ushyikiye kwambara nabi cyangwa kwitwara nabi. Yesu nemera yuko umugore mu gihe asenga cyangwa igihe ahanura agomba kugira umwambaro wo ku mutwe, ibyo kuko biri muri Bibiliya. Basi icyo tuzakigarukaho, ko hari abantu benshi nzi nyine. Tugaruka kuri cya kintu cy'ubuhanuzi numva utari kwemera, uvuga ngo ni ubukoniko n'ibiki, kunzi ko ari abahanura kandi badatwikiriye umutwe. Ariko twumva byo abantu bavuga cyatore cyo Bibiliya ivuga. Nuvuga ngo niba umuntu niba ahanuye adatwikiriye umutwe, ikintu cya mbere Imana iguhamagaye ibyo ugiye gubaza ku equipment y'ibyo ugiye gukoreramo. Nawe ugiye guhanura umugore ugomba guhanura uko Bibiliya ivuga. Nose ku cyuhanura udakurikiza Bibiliya ivuga. Icyambere tuzemere ko umwuka uvugisha atari uw'Imana, kuko banze kumva icyo Imana ivuga. Mbega aho naho harimo guhita usobanukirwa ko atari Imana iri kumukoresha. Harimo tena ni ukuvuga ngo jya impita numva ngo uriya muntu ahanuye ate, icyo nkakikubaza. Ariko ushobora kukikubaza twakijyanamo nkamenya yuko wenda ari umwuka w'Imana ashatse kwereka ngo nawe ushaka kugira ngo uvuge, dore Imana ikamuntumaho ngo umuhugure, kuko Imana yatumye kuri Apolo yari umuhanga afite n'umwuka w'Imana, ariko ntabwo yigishaga umwuka wa Kristo, umubatizo wa Kristo, yigishaga uwa Yohana. Ariko Imana ntiyamwanze, yarebaga yuko afite ikibazo cy'uko atahishuriwe. Niyo mpamvu yagiye kwa Akwila na Priskila, bahera ko baramufasha. Bamufashije rero byatumye
amenya ukuri kandi uko kuri akwakira ubwo. None se wowe niwe uhagarara ugashyira akaguru kandi ukampakanya ukavuga ngo ibyo ntabwo ari ngombwa, uwo mwuka ntabwo uzawemera. Bibiliya tubwira ngo umeze atyo ntakemerwe. Tubusanga mu Bakorinto igice cya 11 none ku murongo wa nyuma nko ku murongo wa 16 abameze batyo ntibagire bate ntibakemerwe n'amatorero ntabyemera, n'amatorero muri ntagomba kubyemera. Niyo mpamvu tugomba guca bugufi tukumva icyo Bibiliya ivuga, ariko ntibibujije ngo harimo n'abazagenda bagakurikiza ayo mabwiriza bakanambara bakageza no ku gitsi hasi kandi ari abasatanike. Atari nabwo tuzabagenzuza ibyo bavuga, ntabwo bazadukanyisha ngo kubigaragara bikwije ariko kubitagaragara nabo tugomba kubigenzura. Niyo mpamvu dufite umwuka w'Imana kugira ngo byose tubikore. Hanyuma pasi, ubwo ni ukuvuga ngo abapanekoti bose ni abantu bameze bate? Ese ni abadeperi, ni abasepake, ni abo muri sepebu? Abapanekoti ubwo ni bantu ki? Ni abemera icyo ijambo ry'Imana rivuga akarishyira mu bikorwa? Oya, umupantekote n'umuntu wabyawe n'Imana, kuko Bibiliya itwereka iyo wabyawe n'Imana uhabwa umwuka wera. Uwo mwuka wera ni ikimenyetso cyo gutoranywa kwawe, nk'uko twabivuze ko twebwe ikimenyetso cyacu twahawe ngo tubona mu Befeso igice cya 1 murongo wa 13 ku wa 11 kugera ku wa 14 amagambo ahari atwereka ko n'ahandi henshi ntakurwa njyamo yuko tugomba guhabwa umwuka wera w'Imana. Niyo mpamvu ngo yahereje umwuka w'umwana wayo mitima yacu. Paulo yabibwiye Abagalatiya mu gice cyaho cya 4 murongo wa 6 kugira ngo dushobore kugira gute kwigisha iby'ukuri, kuko tugomba kuvuga, ntabwo dufata bimwe ngo tubifobye ibindi tubyubakeho idini ryacu. Oya, abameze batyo ntabwo bashobora kwemera umusaraba wa Kristo. Kubera izo mpamvu rero abapantekote n'abana b'Imana, ntabwo abapantekote ari ADEPR ari sepebu nk'uko bivuga na sepake, ahubwo n'abana Imana yabyaye. Urubyaro rwasezeranyijwe Aburahamu ruri mu isi, nibo bapantekote. Ikigaragaza ko ari abapantekote ni iki? Nuko bitwa abapantekote se? Nuko bahawe umwuka w'Imana. Umwuka wa nyabingi se? Ishwi umwuka wa Kristo. Umva noneho undi kuntu yanditse ni icyifuzo asa nk'ugize ariko anaguhinyura, avuze ngo uyu mupasitoro ni umunyabwenge cyane, arazi gusesengura cyane, ariko ingorane afise nuko yibwira yuko kuri ari we ugufise gusa. Nahamagare abandi banyamadini nkawe bagire debate, ahandi ho ubushakashatsi bwiwe bushobora kuzimiza benshi. Pazi, uri umunyedini ariko bari kiri kisa cyane. Abantu bacu bafite ibibazo, ariko je se barenga ibanda bakunda. Bariya ni products, ni produit z'ibyo babayemo. Ubundi dini bivuze iki? Ese yewe bayiza duka ngira icyo mbaza. None se kuki niba diza duka kucyara amadini menshi? Amadini menshi nije wayazanye se? Ahubwo amadini menshi yazanywe na Satani, ngo twavuze tubivuga. None no kuvuga ngo abo ubundi dini bivuze inzira. Nsubize na cya kibazo cyo bambajije ngo genda natanga ihe nama ngo bave mu madini. Ubundi ubwo itusubiza amangaho abakubajije ese tuve mu madini, cyo ni cyambere. Cya kabiri, ese wowe usengera muri he dini? None yaranavuze ngo tumira abandi ba pasteri b'abanyamadini nkawe. Jewe ntabwo ndi umunyedini, jewe nta dini ngira, babyumveho babyumvikane. Kuko ngiye mu idini nabimbata, ntabwo navuga ibi kuko idini ryanca. Idini ntabwo rishaka yuko uvuga ibintu bisenya idini rigenzi ryaryo, kubera imyumvikanire bamaze kugeraho. Iyo bivuze rero ubuzanye ubukeba banakurega. Ngiye no mu giti cyanjye ndavuga ubutumwa bwiza bw'ubwami kandi nkahinyura ibyo amadini akora. Idini ubundi bivuze iki? Ubundi idini bivuze inzira iganisha ku Mana. Ariko iyo nzira, ubundi inzira nyayo ni Kristo Yesu. Nawe ni nzira no kuri n'ubugingo. Amadini rero cyangwa ibyo amadini yavuga ibyayo, genda avuga noneho kuko idini riva mu ijambo n'Igiswahili, ariko ngira ngo rikomoka mu Cyarabu, bivuga idini bivuze inzira. Noneho rero jewe icyo shimangiraho nuko Kristo ari we genda amamaza, kuko ni we nzira n'ukuri n'ubugingo. Nuko rero umuntu wese abanza ashake Kristo, yamenye yuko ari uwe, nibwo butumwa bwiza tubwiriza. Niyakira Kristo, Kristo niwe uzamubera urumuri, rumurikira uko agomba kugenda, uko agomba kwifata. Naho nategeza ngo idini rimurandate, azagushira n'icyo kuba mu rwobo. Ntabwo azashobora kugera iyajya. Uko mbaza rero idini ryanjye narisobanuye, idini ryanjye ni Kristo. Yesu niwe nzira y'ukuri n'ubugingo, niwe wizeye gusa, nta bindi yizeye, nta kindi. Kandi nkashishikariza ngo uzabikora nk'ibyo akamwizera,
nawe azahabwa urwe rumuri, kandi urwo rumuri ntabwo ruzatandukana n'urwanjye, kuko imyizerere yose igomba kuba imwe. Rutandukanye n'urwanjye simbihakanye, icyo gihe gezaba ndi umuyobi, ariko azabigaragaze impamvu urumuri afite rutandukanye n'urwanjye uwo muntu. Ariko nasanga duhuza dukoresha Bibiliya mu buryo muzamwishimira, azaba ari mwene data. Ibyo birahura n'ikibazo yabajije ko uhise unasubiza, reka wanagisome nabyo biba byiza y'abantu babyumvise. Je nitwa Jacques, ndi umudivantiste w'umunsi wa karindwi. Uyu mugabo Musisi mufitiye ikibazo cyangwa se bibiri. Aravuga ngo ariko nakwishimira kumubaza ari uko menye neza idini asengeramo, kuko byanze bikunze afite idini abarizwamo. Niba bitamugoye atubwire idini asengeramo, hanyuma mubaze ibibazo bibiri gusa. Murakoze. Arakoze uwo muvandimwe. Niba arimo nsubiza, idini bivuza inzira, kuko hari n'abatamenya ibyo ari byo. Jewe idini ryanjye ni idini ni Kristo, kuko ari we nzira y'ukuri, kandi idini bivuza inzira ni Kristo. Rero ubuhereza bwanjye bushingiye ku itorero rya Kristo. Itorero rya Kristo rifata Kristo nk'inzira n'ukuri n'ubugingo. Itorero rya Kristo rero si idini. Ubwo rero riba yuko ndi mu itorero rya Kristo, niryo mpirimbanira kugaragariramo, navuze idini. Ubundi aho najyaga nterana nabo, izina ryitwaga cyangwa twitwa na bw'ubu ni The Holy Living Church of Jesus Christ. Holy Living Church ni itorero riharanira ubuzima bwijejwe, aricyo torero riharanira. Itorero ry'Imana riharanira gukiranuka. So rero kuvuga ngo dushobora kwita iryo zina, dushobora kwita Church of Christ, ariko icyo wakwita cyose, intego yacu si izina twitwa, nicyo tugamije, kugira ngo tugaragare ko turi ubwoko bw'Imana, dukurikiza amabwiriza ya Kristo uko yanditse. Principle yacu yanditse kuri Matayo, cyangwa intego yacu nyamukuru yanditse muri Matayo 28:16. Gende muhindura abantu bose kuba bigishwa, mubabatiza mu izina rya Yesu, kandi mubigisha kwitondera ibyo Yesu Kristo yigishije. Abo babatizwa rero bahinduka itorero rya Kristo. Ibihabanye n'ibyo biba idini, kandi ntacyo byamarira abantu. Undi aranditse ngo turashaka azatubwire ku buhanuzi bwa Madamu Ellen White, atubwire niba yaratumwe na Satani guhanura iby'icyumweru. Yatumwe na Satani guhanura iby'icyumweru, ntabwo yatumwe n'Imana, kuko ntabwo Imana ikirwanira ibyo ngibyo, kuko icyo Imana ireba ni ukwamamaza Kristo kugira ngo kize abari mu isi. Ntabwo ari icyumweru, ntabwo ari amategeko cyangwa se n'ibindi. So rero ntabwo twemerewe ko ari Imana yamutumye. Hano hari umuntu wanditse kandi yifuza ko dusoma, yanditse mu pastor ngo muri Amerika niho ntuye, ubu batoye itegeko rivuga ko igihe umwana avutse utagomba kumwita izina ako kanya, ngo kuko ushobora kumwita izina ry'umukobwa nyamara we yiyumvamo ko ari umuhungu. Ubwo ni ibyaha batubwiye kuna amadini amwe asigaye yaremeye ubutinganyi, kandi ubutinganyi bwemewe n'ibya transgender culture. Ni ukuvuga ngo abantu bavuga yuko hariho igitsina cya gatatu. Hariho igitsina cya gatatu, umuntu icyo aziyumvamo azagifata ari uko umaze kukiyumvamo. Niba ari umuhungu ashaka kuba umukobwa, wenda ukamwita Joseph ni urugero, ntabwo bizakunda. Namara guhitamo icyo azaba cyo, nibwo azitwa izina. Urumva barashaka guhindura abantu ibicucu n'ibintu byose, kuko umwana kuva kera yitwa se na nyina. Ibyo nabyo ni ubundi buyobe bukomeye cyane, ariko budafite resistance, kuko ntawe ubirwanya nk'ibyo hari ngo byigishe. Amadini abisamira hejuru, ngo ni uburenganzira bwa muntu. Yes, muri make nta ibyo turakora Satani. Hanyuma pasi wenda tugira aho dusanga dusubika ku ibibazo byo ni byinshi bagiye babaza. Mwatubwiye ku birebana n'amadini, mutubwira idini Katolike n'Abaporotesitanti, mwatubwiye, ariko cyane mwatubwiye amadini amwe akomeye. Cyuriya muntu cyavuze ikibazo cyawe cya uriya muvandimwe wo mu Branham, yavuze ngo ntandukanyiriza hehe Abaporotesitanti n'Abapantekote. Urumva ibyo byombi nta birimo, nta byemera. Ariko Abapantekote batandukanye n'Abaporotesitanti basanzwe. Abaporotesitanti ni abashingiye ku isho zatangiranye na Luteri n'abandi b'icyo gihe, kandi izo nyigisho ntabwo twazihakanye, bwari ubugorozi. Ariko ubwo bugorozi bwagendaga butera intambwe kugira ngo bushobore kuzura, bwuzure rero muri Pantekote. Ubugorozi bwose
bwuzurira muri pantekote. Pantekote twavuze yuko ari kuza k'umwuka wera. So icyo gihe rero kuva kiliziya gatolika yigarurira itorero rya Yesu Kristo, hari hataraboneka icyo twita umwuka wera kongera gukora ku mugaragaro. Byatangiranye n'ikiswe Pentecostal movement, ariyo mpamvu tubyubaha. Ubwo ni uko ari ukuzura k'ubugorozi, bwa bugorozi mu giporoso, aho bitandukanye no ku poroso butari, ntabwo poroso bwari, ntabwo bwari ubugorozi bwuzuye, bwujujwe process yabaye complete process, yarangiranye no kuza noneho kongera gukorera kwa mwuka wera ku mugaragaro mu itorero rya Kristo, cyangwa mu iyobokamana ryamamaza Kristo. Yes. None mu gusoza ko mutweretse amadini n'ubwo amwe tutayakozeho, hari nako waruvuze kuri John Ryange. Pastor Kamanze nkubaze kuri John Ryange, ese biriya yahanuye ntabwo byemera? Biriya yahanuye ntabwo byemera, kuko bishobora kuba byaba bitaba, ntabwo byemera, kandi mfite impamvu zanjye zigaragara. Imana niyo igomba kuyobora itorero muri Kristo Yesu mu buryo bw'umwuka wera. Ntabwo ivuga ngo runaka naveho ngo hazeho runaka, kuko ntacyo batandukaniyeho kigaragara. Imana igomba kugaragara, uriya impamvu mukuraho ni ukubera iki? Yes, icyo ni icya mbere. Icya kabiri, idini ubwaryo, itorero ubwaryo si itorero rya Kristo, ni idini. Niba rero hari impamvu zabyo, wenda biturutse ku mwuka, bikaba ari ukuri, biturutse nyine ku mwuka warishinze cyangwa uriyobora. Ubwo ngubwo ntabwo bizitirirwa Imana. Ibyo bazakora byose bazabikora ku bwabo, kuko icya mbere na mbere niyo ubundi icyo bakabaye bihana, itorero ryakabaye ryo kutasirikana rikavugurura, rikarira ubugingo bwaryo. Why? Kuko rishyira imbere ibitari ukuri. Niba ziriya ndimi bavuga mu matorero ya Gipantekote, cyane cyane muri za ADPR, n'ubuhanuzi buri bamo, twemera yuko ari ibinyoma. None se yaba ari itorero rya Kristo, kandi fundamentalima mu buryo bw'imyizerere harimo ibinyoma bigaragara batihana. Hari abigeze bemera ko ari ibinyoma se? Barahari, njyewe ndahari. Vuba n'abavuze ngo ni ibinyoma, hari n'abandi babibona ko nabo barabizi yuko abo umuhanuzi w'ibinyoma. Nuko niba ari umuhanuzi w'ibinyoma, aho kugira ngo barwane n'ibyo guhindura runaka ngo bashyireho runaka, babazwe n'amavugurura yagiyeho, babazwe n'ibi, ntibazababazwe no kuvuga ko urufatiro batariho ari urwa Kristo. Ariko John Ryange mu buhanuzi hanuye yanaze tutanze ubusobanuro, agaragaza ibibi nyine ngo abayobozi bariho uyu munsi bakora. Ngo niyo mpamvu Imana igiye kubakura, ngo ikazana Dawidi uri mu ishyamba yateguye, ngo akaba aruza kugira nyuma avuga n'amazina ye. None ubwo ntabwo yaba ari Imana yamutumye? Ntabwo ari Imana yamutumye, kuko John Ryange mu buhanuzi gusa ibyo ngibyo ibyo yagiye hanura mbere byari ibinyoma byeruye. Ibyo yavugaga kimwe n'abandi bose bano bahanura bagenda bavuga ngo Imana yagombye kubamena amaso, abandi bicara abana ngo bakunde bayikorere, abandi rabahombya mu bishoro. Biriya byose n'ubuhanuzi twita ubuhanuzi bw'ibinyoma, kuko bugaragaza Imana itariyo. Iyo Mana bavuga n'ibiheko, kuko niyo ikora ibyo, niyo iniga abantu, niyo ikora ibiki. Iyo Mana rwose bazitoye ntabwo ari Uwiteka, ahubwo bazikoraho, kuko bafata Uwiteka bakamwambika ishusho ya Satani. Ntabwo ari ko Uwiteka akora. None se pase, ntabwo Imana ishobora guhamagara umuntu ikaba wenda yayinanira, ikaba yamukubita nk'akanyafu kugira ngo azayikorere, nyuma akazatanga ubuhamya bw'ukuntu yamuhamagaye akabyanga, ikaza kumukubita umunyafu akabona kwemera? Ariko Imana n'umubyeyi pasi. Abo nkunda bahana kandi nkabakubita ibiboko. Ibyo bitandukanye n'impano z'umwuka. Ni ukuvuga ngo Imana iyo iguhamagaye muri Kristo Yesu, urabanza wo kwakira Yesu ukihana. Iyo umaze kwihana, Imana nakubwiye ko iguha umwuka wayo. Uwo mwuka wayo rero niwe ugenda uguha impano, ntabwo biba ari intambara zo kukuniga. Oya, uguha impano kuko Imana iba yagutoranyije. Iyo uguhaye impano rero uguhaye ya mpano n'ubundi uzakoresha kugira ngo itorero ryubakwe. None Imana igutumye ukabyanga, wabyanga ute se kandi ubamaze kuba icyaremwe, wavutse wabaye icyaremwe gishya? Ni umwuka wera ukuyobora. Pasi, ntabwo ushobora kuba waragiye utuma umwana wawe wibyariye ugasanga yanze kugenda ukawamuhana kandi ari umwana wawe, kuki itagiye kandi ari umwana wawe? Ibyo byigishwa mu bundi buryo. Nuvuga nk'abana b'Imana, twebwe nk'abana b'Imana, hari ukundi wenda tutashobora kunezeza Imana mu buryo bumwe ubundi, ariko ntabwo ari muri za mpano duhabwa n'umwuka wera. Umwuka wera icyo yaduhaye cyikorera muri twe, ni automatic. Ntabwo ari Imana igomba kudukubita. Niba dukubita tukagenda yuko twakubiswe, nibyo tuzavuga, ntabwo tuzatubizi. Nese umwuka wera twahawe ubundi icyo dukora. Buriya Yeremiya yahamagarwa yaravugaga ati, yewe ntavuze n'ubutumwa bwiza, ahubwo njye nabangushije ishyano.
ni Pawulo. Ariko we Yeremiya yaravuze ati jewe iyo ntuje sivuye iby'Imana umuriro ungurumanamo. Ntabwo ukora rero kukuvuga ngo baragomba kunkubita. Ese niyo bagukubise bagomba kwicira umuntu? Jewe nkubaza uwo muntu arapfira iki? Oyijisho umwana we aguye mu muriro arashyira atakumbera. Undi ngo umugabo yikubita hasi aravunika amaboko. Ubu mbese ni igikungurikira aho ngaho. Ariko paze uzi ko ari ahantu asomye muri Ezekiyeli Imana yishe umugore wa Ezekiyeli yishaka kugira ngo abe ikimenyetso cy'Abisirayeli. Rero wowe hari ibyo byose ubyuvuga birasetsa. Ni ukuvuga ubu turakorera mu isezerano rishya ry'umwami wacu Yesu Kristo. Iyo sezerano rishya ritandukanye n'ibyo. Hari niyo mpamvu dupfira umuntu akagenda akazana ibintu ngo byabaye kuri Ezekiyeli cyangwa byabaye kuri Yesaya akaza akabikubitaho. Turi mu isezerano ry'ubwami bw'Imana. Imikorere irahinduka. Twebwe ubu ngubu turi urubyaro rw'Imana. Rero biratandukanye cyane. Turi urubyaro rw'Imana, abana b'Imana bari special. Duhabwe impano z'Imana tukazikoresha. Imana itagombye kuza kudukubita gukora ibi. Noneho ni nkubite ase kuki yakubise jewe. David yaravuze ngo wakubise jewe ko ari jewe wacumuye. Washobora kujya kwica umwana. Ese nyiciye umwana nkajya mbana mfite guhende ko Imana yanyiciye umwana. Nayifatane. Nuko ngo Imana turayimise representinze. Kuko ngira ngo reka some cyanditswe dusanga muri Yohana. Turajya muri Luka igice cya 9. Luka 9 umurongo wa 51. Aha ngaha tugiye gusoma ni ukugaragaza turebe umwuka twakiriye uwo ari wo. Twebwe nk'abisezerano rishya nta nkoni zirimo. Dore amagambo dusanga muri Luka 9:51 ngo nuko iminsi ye yo kuzamurwa mu ijuru yenda gusohora agambirira kujya Yerusalemu abikomeje cyane. Atuma integuza imbere ye ngo ziragenda zijya mu kirorero cy'Abasamariya kumuteguriza. Ngo ariko ntibamwakira kuko yari yerekeye Yerusalemu. Abigishwa be Yakobo na Yohana babibonye baramubaza bati databuja urashaka ko dutegeka umuriro ngo uve mu ijuru ubarimbure nk'uko Eliya yabikoze? Ngo ariko arahindukira arabacyaha ati ntimuzi umwuka ubarimo uwo ari wo, kuko umwana w'umuntu ataje kurimbura abantu ahubwo yaje kubakiza. Nuko bajya mu kindi kirorero. Urumva yuko Yesu umwuka bafite ntabwo ari wakoraga mu gihe cy'isezerano rya kera. Isezerano rya kera ryari ry'amategeko, ntabwo ryari ry'umwuka wera. Isezerano ry'umwuka wera ni Imana muri twe, muri Kristo Yesu, igaragaza urukundo rwo kudukiza. Abagaba bakoze reference barabati nk'uko Eliya yabikoze, kandi rero isezerano rya kera, kandi Imana yemeye ko abikora ko cyari igihe cy'ubugome. None ubu ni igihe cy'Imana, cy'imbabazi z'Imana. Umwaka turi mu mwaka Imana yagiriye imbabazi z'abari mu isi, iboherereza umuntu Yesu Kristo umwana w'Imana abe igitambo cy'ibyaha. Biratandukanye ubutambyi bw'igihe cy'isezerano rya kera butandukanye no gusezerano n'ubutambyi dufite bwa none. N'umwuka aratandukanye, n'imikorere iratandukanye. Turabumwe. Niyo mpamvu bavuga ati mwebwe ntabwo muzi umwuka bari mu wari wo, kuko umwana w'intama, umwana w'Imana cyamuzanye si ukurimbura abantu ahubwo ni ukubakiza. None uti ngewe bandigiye umwana. Hari n'umugore we twasenganaga yaraje aramubwira ati ngewe ngiye kuva hano. Ese urajya he? Genda basize, ntabwo muzanyicisha Imana. Nk'ubu ngo Imana ihora iniga nkara ntasinziriye. Ese kubera iki? Ngo amagambo mashaka kuvuga ntabwo mureka nyavu. Nase twasabye ise jambo turari kwima ngo ya ngo jewe ngo Imana yambwiye ngo izaniga ntabwo nyasinzira. Ariko ndamubwira ko iyo Imana agiye sinyumva. Nabikuniga ubaze neza n'inyabingi kuriho. Ntabwo tuzakwemera rero kugira ngo uze wigishe ko ntacyo uzabutubwira. Rero ibi bintu bisaba amaso adasanzwe n'ubuyobozi butajenjetse, budashaka impiya n'inyungu, babushaka Kristo. Ubuze impiya gatoya. Ikibazo cyo kubaza mutwigishije birebana n'amadini. Icyo turi busorezeho muratugira inama kuri wa muntu wanditse ikibazo abaza ngo none se amadini tuyafemo tuyasohokemo? Ariko mu by'ukuri dukurikije amadini amwe namwe mutweretse biragaragara ko mu idini harimo ikibazo gikomeye. Ariko hari undi muntu wanditse agaragaza ko nawe udashobora kuvuga ukuri kweruye ngo kubera inda nini y'amafaranga. Uravuga iki ku birebana n'amaturo n'ibya 10 biri muri aya madini
ese ni ngombwa kubitanga? Ese abakristo babyihorere kuko tubonye ko n'ubundi dini harimo ikibazo gikomeye? Bimeze biti? Jewe rero iriya dini uriya namushubije uriya wamwe ntabwo navuga isabato nkuko ngivuze ngo ntabwo nabona amaturo ngo inyungu mfite. Ibyo bitaguharabika kuko ntazi nuko nkora izo ndamu. Ntabwo nazigishwa n'isabato. Nshobora kutavuga isabato nkavuga ibindi byo mu isezerano rya kera nk'iyo bya 10 n'ibindi, nkavuga ko abantu bazagirwaho n'urubanza ndetse bazanavumwa kugira ngo mbone amafaranga. N'ubundi aba ntavuze isabato, kereka naba yibwira ko isabato ariyo yonyine umuntu ashobora kuvuga akaba atunganye ku buryo byaba bitarimo indamu. Ariko nzi yuko abavuga isabato bafite indamu, ariko iyo ndamu ni indamu y'umwanzi mu buryo bwo kurimbura inyoko muntu kugira ngo ibavane kuri Kristo. Iyo nayo ni indamu. Indamu si amafaranga gusa, indamu ishobora guturuka mu bintu byinshi. Satani afite indamu, inyungu ashaka muri uyu murimo w'Imana. Iyo niyo turwanya kugira iyo ndamu atazayigeraho, kuko iyo ndamu ashaka kugeraho no kurimbuka kw'abantu. Hanyuma rero ibyo nakambere kiravuga ku byerekeye rero ikibazo wari amaturo n'ibya 10. Ibya 10 n'amaturo, n'ubu hari umugabo uri mu Mombasa yavuye mu Isilamu ajya mu idini ajya mu marokore arihana yakira Yesu, ariko ibi bintu byari byamusitaje. Urakoze kukimbaza, kuko ibi bintu umuntu avuye mu Isilamu araje yakiriye Yesu, arageza cyagera kiri mu Kristo mutarasitaye kubera ibintu bamubwirira amategeko n'ibyo bababwira byo kuzana amafaranga. Ha rero barabasaba n'amafaranga y'imyaka kuri anniversaire yawe. Niba ugejeje imyaka 20 ugomba kuzana 20. Nabo ugejeje imyaka 40 uzana 40. Ntugakora anniversaire iyo wavukiyeho utazanye amafaranga angana niyo myaka n'ituro naryo n'ituro rya n'imyaka hamwe no gutanga ibya 10 no gutanga n'amaturo ukubitaho n'ituro rya anniversaire. Ibyo ribyo umuntu batagushishana. Noneho icyo nshaka kubwira gutura nayo nibyo namubwiye, ndabibwira n'abandi bose n'abazanyumva bose, mu kuvuga ngo gutanga bihesha umugisha kurusha guhabwa. Ngiye ngurikiza Bibiliya. Gutanga ukurikije Bibiliya mu isezerano rishya niko twigisha, ushingiye ku gutanga kubw'umutima ukunze, kubw'umurimo w'Imana. Kuko mbere na mbere wowe waraguzwe wa Kristo wahawe n'umwuka wera, uzagira ishyaka ryo gutanga muri uwo murimo. Nk'ubu nkanjye bigiye ibyo mvuga, ibyo nkora, iyo mbonye abantu banshyigikira muri uyu murimo wivuga butumwa, wenda bakampita iki cyangwa se bakampaza yo kunywa cyangwa bakankodeshereza icumbi cyangwa ikindi cyose bankorera, baba bakoze umurimo kuri jewe nkurikije uko mvuga, kandi sinyabasaba amafaranga, babikora ku bwabo kuko ari umwuka ubibabwiye. Iyo bikoze rero muri ubwo buryo baba bakoreye Imana, kuko bakoze n'umutima ushaka. Nintangira kubabwira ngo rero mutakora ibi ngibi muzagibwaho n'urubanza, nimuzane ibya 10, nimukora ibi, nimundakora icyaha, kuko ndariganya abantu. Kubera iki? Ibi byanditswe bisobanura neza yuko abatanga mu isezerano rya kera batangaga ibya 10 n'amaturo. Hari amaturo yo gushima, hari amaturo yo kuvanwaho urubanza, hari amaturo yuko umuntu ari amahoro. Ibyo byose byabagaho. Hakabaho n'icya 10 cyatangagwa kubw'Abalewi kugira ngo babone icyo bari. Abalewi bene Lewi bari mu mugabane mu gihugu cya Isirayeli, bagakora umurimo wo kuremererwa n'umurimo w'Imana. Amasinagogi niyo bayigishirizagamo, no ku rusengero rw'i Yerusalemu bagombaga gutambamwo ibitambo n'Abalewi. Icyitonderwa, bagomba kuba bakomoka mu nzu ya Aroni umutambyi mukuru. Nabo udakomoka kuri Aroni ntabwo yegeraga ubuturo bwera. Bakoraga imirimo yo hanze mu buturo bwera, ariko hanze bakaremererwa n'indi mirimo yose yo mu rusengero yo mu buturo bwera, ariko ntabwo binjiraga hera cyangwa ngo batambe ibitambo. Ntabwo ari umurimo wabo. Umurimo wabo kwari ukwigisha ijambo, amategeko yo kuvuga ijambo ry'Imana, amategeko n'imihango n'imigenzo y'igitabo cy'amategeko cyose, kugira ngo Abisirayeli babyitondere. Ibyo byigishirizwaga mu masinagogi hose, ko muri Isirayeli hose hari amasinagogi. Ariko gutamba igitambo cya buri mwaka cy'uko umuntu cyo gukuraho ibyaha, umuntu yakikoreraga akakizana aho ngaho. Iyo habaga ari kure aho atuye, yakigurishagamo impimpi akabariza azana. Niko byari bimeze. Akazana impiya akazitwara i Yerusalemu nta handi, kugira ngo ibyo nabyo ni ikindi impamvu Imana yabikoze, nuko itashaga yuko abantu bajya ku misozi inyuranye bakajya gutambirayo Imana kugira ngo ibabuze kuzajya mu bigirwamana, kuko umwuka yari ataratagwa kuko kugira ngo ayobore abantu, bayoborwaga n'amabwiriza n'amategeko. Noneho rero nkavuga ngo gutanga ibya 10 n'amaturo, ibyo bintu gutanga ni kwiza, ugomba gutanga hakurikije guhitamo k'umuntu. Niba jewe mvuze ngo umuntu akavuga ati jewe ku bwanjye
nzajya ntanga mu buryo bw'icyacumi, agitanga mu byanjye, ari uguhitamo kwe, arakoze. Ariko si duhindura itegeko, kuko ntabwo dutanga dukurikije amategeko. Ariko ashobora no kuvuga ati ariko jyewe 50% y'ubutunzi bwanjye yishoye mu murimo w'Imana. Ibyo ngibyo nabwo akoze neza, kuko ni uguhitamo kwe, kandi Imana izamuha umugisha kuko ahisemo neza, kandi ahisemo hakurikije ubushake bw'Imana. Ubushake bwe, guhitamo kwe, ntabwo ahaswe. Nimbwira umuntu atanga icyacumi, ubu utagitazuragibwaho na wa muvumo wa wundi uvuga muri Maraki. None se nawe ubyigishije, urabyigisha nkandi, urigisha se Abayuda, uri mu isezerano rya kera se, ese ubyigisha uri Umulewi, uri iki? Abalewi ntacyo ntabwo bagiraga umugabane, habe na gakondo mu gihugu. Imana niyo yari gakondo yabo, ibyo bakoraga, kuko Bibiliya avuga ngo ntuzarangarane Umulewi uri iwawe. Umulewi aho yabaga baramugaburiraga, yari akomeye cyane kandi yarubahwaga, abantu bakamugaburira, bakamumenya, ntiyambara ubusa n'umuryango we. Ariko ubu ngubu biri aha ngaho umuntu ari hano, jyewe ni Umulewi, wabihawe nande se? Jyewe ntabwo ibyo byemera. Jyewe icyo nemera ni uko umuntu atoranywa n'Imana akayikorera, yayikorera. Ibi Yesu yaravuze ngo tuzatungwa n'iki? N'ubutumwa bwiza. Iryo ni itegeko ry'umwami wacu, ariko ntabwo turikoresha mu gahato. Ni itegeko ry'umwuka, kuko ikintu cy'umwuka ntabwo kiba gahato. uwo mwuka niwe ubikora byose, niwe ubikora, akorera muri yakora muri wa wundi agakorwaho. Umwuka gukoraho, ukavuga uti uyu muntu umukozi w'Imana, reka muhe iki, muhite iki, reka muhe icyarya, reka mufashe muri uyu murimo. Ari umwuka ubikoze. Umwuka utuma avuga ni nawe ukorera muri wa wundi, ni nawe utuma wa wundi yihana akizera. Naho iyo ugiye kubishyiramo imbaraga, biba bitakaje ya character y'umwuka, special character. Ni ukuvuga ngo ku birebana n'amaturo n'ibyacumi byose bikoreshwa mu madini, uyu ni umwuka wa Satani. Ibyo ni umwuka wa Antikristo, niko navuga. Abantu bakirwanya Kristo nk'ubutambyi, kubugarura, ukavuga yuko wowe uri umutambyi, apana no mu nyito gusa, ariko no mu byo usaba byahabwaga abatambyi nawe ukabukireminga, uvanyaho ubutambyi bwa Kristo. Iki rero nicyo barimo baravuga abayobozi b'amadini, abo bapaseri, abo bashumba, abo apotre, bo bavuga ko ari bo batambyi basimbuye abatambyi ba kera, bakagaruka berekana ko nyine icyacumi cyahabwaga abatambyi ba kera gikwiriye kuba ari bo gihabwa uyu munsi. Ese mu by'ukuri ngewe nasomye Bibiliya, aho Petero yavuze ngo turi ubwoko bwatoranijwe abatambyi b'ubwami. Ibi bintu bigira uruhande rumwe rurebaho rw'abayobozi, abandi bakaba atari abatambyi, cyangwa abizera Kristo bose babandi bavutse ubwa kabiri nabo bose n'abatambyi. Iyo ni filozofi ya Kiliziya Gatolika, buriya nto bayikomora, ko Kiliziya Gatolika ivuga ngo Kiliziya igizwe n'amatsinda abiri, igizwe n'abihaye Imana n'abarayiki. Abihaye Imana ni abantu spesiyali, buriya nabo bayobozi, ni nabo babazwa byose, ni nabo bazi byose, ni nabo bashingirwaho byose. Abandi ni rubanda barakurikira, abitwa barayiki. Twebwe ntabwo tugomba kwigisha itorero ry'Imana, ntabwo rigomba gushingira kuri izo structures, kuri uwo musingi umeze utyo. Rishingira ku ijambo ry'Imana mu isezerano rishya. Ni umukumbi wa Kristo. So bari rero bavuga ibyacumi bagira bate, sinera barwanya jewe ngo wenda avuga ngo baciriweho iteka. Oya, ahubwo babikoze mu bujiji. Niyo kintu ugenda ahita mbabwira n'ababibona bataza kuvuga ngo nabijiriye cyangwa nabateje rubanda cyangwa se nabayobeje. Oya, ndavuga ngo bashobora kubikora, ariko Imana ishaka yuko igihe nk'iki kigera bakisuzuma, bakareba nabo umurongo ari wo Bibiliya ivuga, bashobora kubihindura buhoro buhoro. Reka jewe nanjye nigeze byambayeho, najyaga ngira iwanjye ibyibo bitondekanye bigera kuri 4 by'amafaranga, ariko ko nasaze babikora mu itorero nk'isirangirane, ikibo cyo kukinyubako, ikibo cyo gufasha iby'icyacumi. Buke ndabwira ko ibi byibo reka ibi byibo mu by'ukuri umuntu ajya atanga ukwa niyo no develop iyo nyigisho. Icyacumi kijyeho ko umuntu agikore, ariko ntuzigishe wari wese ku gituti muvuge ngo icyacumi n'itegeko utagikoza zaharwa. Oya, umuntu ashobora guhitamo gutanga uko ashatse, no kwita ko ari we mutambyi ukwiye kugihabwa, ubwo nabyo ni ikosa. Ibyo nabyo ni ikosa. Ntabwo uri umutambyi, kuko dufite ubutambyi bwahindutse, ngo ubutambyi bwarahindutse, ngo niyo mpamvu n'amategeko y'ubutambyi agomba guhinduka. N'amagambo dusanga nyine mu gitabo cy'Abaheburayo cya 9, ngo ahubwo umutambyi ni umwe wo mu buryo bwa Melkizedeki, niwe Kristo. Noneho ushatse kuba umutambyi, uwo ni umwuka wa Antikristo. Hanyuma pase mu gusoza ikiganiro cyacu ku bibazo bimwe na bimwe mwagiye mudusubiza,
nubwo ari byinshi cyane ntabwo twazabirangiza, ariko abantu benshi bumviraho, kandi muzagenda n'ubundi mutubwira ibintu byinshi bisubiza ibyo abantu bafite, ibibazo abantu bafite. Mutubwiye ubuyobe bwinshi bw'amadini, n'amadini amwe yagiye ahaguruka ariko ubona ari muri misiyo ya Satani. None tugeze no kuri ibi byose by'amadini, by'amaturo ndetse n'iby'impano. Bamwe mutubwira ko atari umwuka, ahubwo ari buvuga mu buryo bwinshi, ari abagirwa n'ibindi n'ibindi. Hari umuntu wari wanditse ikibazo aricyo ugiye gusubirizamo mu usoza izi nyigisho ibi bibazo by'ubabajijwe by'amadini. Tumaze kumva ibi bintu, uyu muntu yarabajije ngo none dukora iki? Amadini tuyasohokemo? Niki nihe nama wabagira? Kuko abantu benshi bazi yuko mu idini ariho hari agakiza. Utari mu idini ntabwo waba uri umukristo, ndetse ntiwajya no mu ijuru. Urabagiriye inama? Hari filozofi yaje yitwa ngo musohoke muri Babiloni. Amadini amwe nita ngo ni amakaritsi, aya ngaya yitwa amadini, agenda avuga abantu ngo basohoke muri Babiloni. Basohoka muri Babiloni se bagiye ngo muzi wacu, wenda abantu bagende muri bwa bukariti bwabo nivo ntabuki, basanga ngo gisinjya mu rusengero, nsenga jyenyine, nsengera iwanjye, amadini nayo ateye ishoti. Ibyo rero nabyo hakazamo ububi, kuko Satani buri kintu cyose akinjiramo. Ni ukuvuga ngo ahubwo baba bari mu madini, cyane cyane abayobozi, bahindura umuvuno bo ubwabo, bashake uburyo bahindura ibintu. Reka niho byatangirira, bitangiriye ku bayobozi byaba byiza. Kuko Martin Luther yari umupadiri, ngira ngo ari musenyeri, atangira kwiriberinga, atangira gushaka guhindura ibintu. Byaroroshye kuruta umuntu usanzwe nkanjye nawe gutangira ikintu nk'icyo. Ariko mu gihe ibyo byanze ntibabikore, Imana n'ubundi ntizabura gukora. Izahagurutsa, Yesu yaravuze ngo n'amabuye yarangurura. Izahagurutsa nanjye, izahagurutse nawe, tuvuge ubutumwa. Abo Imana yahamagaye bazumva uko kuri, bazaguhindukirira. None se nkwibariza, intumwa zivuga zigisha habaye igihe ikintu gikomeye, ariko Bibiliya iravuga ngo bamwe mu batambyi no mu bafarisayo bahindukiriye ukuri, bakurikira intumwa, kandi intumwa zabikoze mu mbaraga z'umwuka wera. Ariko jyewe navuga ngo abayobozi bahera bakumva ibyo mvuze, bakabisuzuma n'ubushishozi, bakanabihindura. Hari amadini njya ndeba, tuvuge nka Anglikani yo mu Rwanda, nyibonamo bamwe mu bakozi bayo bayiyobora. Hariho umwe mukozi wayo, umukozi w'Imana ngo muri yo Nshima, agenda yagize amavugurura yivugabutumwa, basanga yuko avuga yuko atashaka kurikira idini, wenda ntiyarivuyemo ngo arite kubera impamvu nakwirwa ninjiramo, wenda kandi nazo nanjye wenda ntamuciramo urubanza, ariko areba yuko arimo afite ikindi kintu cyashaka kuzana cyo kugorora imyigishirize, uburyo bw'ivugabutumwa. Ndetse n'abantu benshi bakamukurikira no kuri za interineti bakamukurikira, bavuga nyine mu bwenge Imana yamuhaye, ariko hari icyo mwemeraho. Hari agenda agaragaza bimwe mu bintu bimwe, amavugurura kwa yagiye akora nko mu myumvire, mu myigishirize, nubwo itari radical cyangwa fundamental, ariko irahari. Ubwo n'abandi bagiye bakora batyo, ndetse bakaba nahuza batereka dukore nk'uko bajya bicara bakavuga tugiye kwemera abagore b'abapasitori nubwo bitari muri Bibiliya, cyangwa abana basenyeri, cyangwa twemere nk'uko ubu ngubu barimo bivuga ngo bashaka kwemera n'abatinganyi ngo nabo bahabwe inkoni y'ubushumba. Nk'uko iyo bicaye bakabivuga, ese bicaye bakavuga kubyo kugira ngo ahubwo bavugurure basubiza ku cyo Bibiliya yigisha, si cyo cyaba cyiza cyabahesha umugisha. Abavuga rero ndangiza mvuga ntyo, ndabasabira kugira ngo ibyo babitekereze, kugira ngo gahunda yatangiwe na Martin Luther yo kuzana ubugorozi nyabwo isohorere mu kuri kuzuye. Dusubira kuri umwuka igihe cya Pentekote cyatwigishaga yuko Yesu yavuze ngo muzambara umwuka wera, muzahabwa iki? Umwuka wera. Umwuka wera ntashobora kuza ku bantu kandi fundamentally bahakana Kristo. Aza ku bantu biteguye bizera Yesu Kristo, bavuga ati ndi hano Mana, nyobora icyo ngomba gukora mu mwuka, nkurikije ubushake bwawe. Usome Bibiliya uvuga ndashaka gukurikiza ibingibi, ariko mu buryo bwo kubisohoza no kubikora kugira ngo bifashe abizera. Rero imizo cyo ntabwo Imana yamugaye. None pastor, ndagira ngo akantu ukadusobanurira, ese ukurikije ibyo uvuze, urabona iki kintu uvuze kizaba mu madini ukurikije isoko y'amadini wagiye utubwira?
icyo kintu kirashoboka ko kizabaho abayobozi b'amadini bashobora kongera gusubira ku rufatiro. Icyo ni icya mbere. Cya kabiri, ese iyi nama utanze niyo uhaye abo bantu bari bavuze ngo tuyasohokemo, niyo ikwiriye, niyo yuzuye? nanivuze muri rusange cyakorwa, ariko nanivuze yuko hari n'abasohotse mu madini bakavuga ngo barasohoka muri Babiloni. Twabonye yuko nta musaruro byatanze, ahubwo barasohoka bajyahe. Jewe icyo mvuga, wowe Bibiliya ivuga ngo ni inzira n'ukuri n'ubugingo, kurikira Yesu Kristo. Numukurikira, icyambere na mbere tuvuge nk'urugero, ibyo unigisha, ibyo mvuga, nubona ari byo ushobora kumbwira, tugatangira gahunda y'amahugurwa, haba kuri interineti, ubundi bwo twayakora. Noneho hari n'abandi bonzi, hari n'abandi bashaka kubikora, hari n'abandi babura. Ngiye maze kubona n'abapasiteri benshi bashaka ko tuzashyirana hamwe tukagira forum, wenda bwari bwo buryo Imana ishaka gufasha, ihereye wenda hano nko mu Rwanda, kandi n'ahandi nabo bafite abandi bantu babo mu bihugu byabo, ko umwuka ntaba kuri umwe, ni umwuka akorana n'abantu benshi. Cyane cyane ibintu tugenda tujyamo biratwereka aho isi igana, abantu barushaho gukanguka. Ni igihe cy'impanda kuvuga. Ubwo rero ibyo nicyo navuga. Ubundi inzira ntabwo ari idini. Idini bivuga inzira, ariko iyo nzira se nibitagana kuri Kristo, ntabanyibamo mu buhe buryo? Aho ugomba gushaka Kristo. Ushobora kuba nicaye hariya muri bariya bantu nkababamo, ariko niga ibyo Kristo ashaka, ndetse bikaba ari intandaro yo kubagira inama. Dukore dufite abana benshi bagenda bagira mu kidive, fitemo abana mu kintu z'amapantekote, ko nk'ubusena nuse umuntu uri musaza n'urugero, namwe ntibajye duteranira i Kigali, aho se namutwara he ko isegero bazikize nanjye aho nkore. Hashobora kuba tugakomunika kuri interineti, tukagira kuri WhatsApp, dufite imbuga, dufite tukigishanya. N'ufite ikibazo akakibaza, nuko abo mbwira uko bagenda biga n'umwuka wera bahishurira uko basenga, aho gusanga bafite n'ibyo bazi bandusha, bakagenda bakabihuguza ababo. Nabonye ariyo message, ntavuye hariya kandi mpari, kandi nkakora umurimo w'Imana. Ya pasa, murakoze cyane. Imana ibahumugisha kubw'inama nziza mutugiriye, ndetse n'ibisubizo bimwe na bimwe mugiye musubiza ku bantu bagiye babaza, ngira ngo abari badukurikiye bo bumvise byinshi. Hanyuma ndibwira ko mwadufasha gusenga, hanyuma mukavuga na aderesi yanyu kugira ngo n'undi wagira ikibazo abashe kubavugisha. Murakoze. Ya urakoze. Aderesi yanjye ubundi je Pastor Peter Musisi, nko nabivuze, umushumba kandi umubwiriza butumwa, ubutumwa bwiza bw'ubwami, ndetse no gushyira ahagaragara ibyo twita ubwiru mvajuru, no gusobanura ubwiru bukubiye mu buhanuzi, cyane cyane bwa eschatology, bijyanye n'igihe cy'imperuka cyangwa ubwira bwo gusozera ibihe tugezemo. Nkabana n'umushakashatsi mu byitwa stigmatized knowledge and social truths, no kuvuga no ubundi bumenyi abantu batazi, twigisha kugira ngo abantu bamenye ukuri kwibera mu isi y'umwijima, ari byo bita stigmatized knowledge and social truths. Nkaba kandi nanone iyo ubyize icyo gihe ubaye umuntu uzi icyo twita alternative theory, ukamenya ko witwara mu bundi buryo bunyuranye n'ubwo twabagamo. So rero Imana ibaho umugisha. Telefone yanjye ni 0788 50 60 76. Diaspora abariyo mufata akamenyetso ko guteranya ugashyiraho 250 788 50 60 76. Bebutse gusura urubuga rwanjye rwa interineti arirwo Pastor Peter Musisi Official, ahari inyigisho zimwe muri bigiye bimubaza muzabihasanga. Mwiyandikisha hakiri kare uko zajya ziza gusanga mu buryo byiga. Imana yo mujere guho umugisha. Reka dusenge. Uhoraho Mana yacu ni Imana y'ukuri, baranatwe turinde icyago, turinde ikibi, kandi urinde ababaje ibibazo bunguke, n'abandi bose bazaboneraho kumenya, hanyuma bene ibyo bizaduhesha umugisha kandi bizatume n'abamenye ukuri. Tubyambarije mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Reka tubashimire umwanya mufashe mwumva ubutumwa bwiza, kandi nta muntu ushobora gusubiza ibintu byose abantu bafite ibibazo, ariko uko Imana igenda ishoboza turasubiza. Turashimira rero pasiteri ku bibazo asubije, kandi namwe mukomeze gukora ubushakashatsi no gusenga. Nzi ko Imana izakomeza kubana natwe, itorero rya Kristo rigakomeza kwezwa,
kandi tukazahurira twese aho Yesu agiye kudutegurira. Imana bakomereze amaboko, barindire ubuzima, barindire ubugingo, mukomeze kugubwa neza, dukomeze twese guhurira mu mwuka dutegereza umwami wacu. Amahoro y'Imana komeze kugumana namwe mwese. Amen. Azaba afite ingororano yo guhema buri wese, guhana n'imirimo yakoreye hano ku isi. Nawe nshuti yanjye